ngo se bana wirine ngo sone nakuyobewe muribaza ahantu nkuzi ngo ntago aho executive secretary w'umurenge uri kubyumva muri make no kuvuga ngo ntago bajye bashobora gura iki ntago bajye bashobora kwifata ngo bamenye ngira actually bijya kuvuga ngo ibibazo cyane nuvuga ngo executive w'umurenge akavideo kawakibitse yo heba kugusubiza ndi buguri hano hacu wambaye ariko the making sure ko ibyo nariye byibuza mbigaruje dase ariko hagataho rero hari n'undi muntu hano anytime umuntu ari buze inde wececeka urabureba ibintu biri bubere hano abantu gusa bari hano ntibarambirwe da Kaya tukiri kuri nde kuri Kensi Kensi wabafasha agafata akazi mukora muyango bira bintu nasigaye nikangamo ndavuga ariko igihe kigera bana kakubona babizi ko mubonaga nk'ibintu rero ko umuntu twinshi byarangoye kujya amenye karinge ahubwo abantu namenyeye ko ari nge ngo yavugaga nagiye mbona abantu bari kuntaginga akambwira ko shambwe no tubwire kutari waratubwiye ko bimeze gutya nkatamvuga ko rero kwa kuntu umuntu yihagarara nkajya mvuga se bura ninge yavugaga nkabitekerezaho nkareba apo nkabona singe ariko nanone nabyuka nkata nongera nanone nkabona ewega anyways tubireke shahu Jesus uyu muntu Wisika twifu umuntu ndi ruzamuye muya oya ntabwo ari njye umuzamuye ahubwo dore uwo nashaka kuzamura namuzamuye shize Yesu we ahubwo dore uwo nashaka kuzamura namuzamuye shize zapfuye Ese muyango kukize yongewe nigeze njye nkubwiye ngo shaka oya jyaho uretse aba se ndabanza ndahotinga ndeke ko ibintu binja bimbanye byinshi Ese ko ndi kubyumva kabiri yego uyu nari yakuru wanyawe buretse Godfa ahubwo wowe urama ingurube yego muyango weka sheri ko ndi kumva biri kuvuga kabiri none bino ni ibiki oya byavuyemo sheri yego koma bino bigira filter Alia bya abantu muri comment bari guseka ariko se ndabona nk'iyimbwa gusa no ndabyemera amaze kumureba kuri kamera muretse gato umva nkubwire Godfa uyu nguyu yitwa Alia Cool none se sheri ndi kuri video ndi kuri iki nta buretse ndaje kubwira ukuntu hano ndi CEO urasevinga urakana kuri save uziko ari bwa mbere nase kuri izi mbuga nkoranyambaga zanyu urazijeho rero karabaye Yesu none nkiza na Godfather ariho n'ukuntu ngiye ndishaza na Godfather rahira imbere y'Imana ramara yo ngo bihenze Godfather tamara nayo ninago ndahita njugunya telefone munsi y'igitanda njyame ndebe ko muri bwongeye kumbona ari ngiye ko ninjye wabo babaje none se shu ubu ngubu gutya ndi kuvuga muri kumbona cyangwa oya ntabwo turi kukubona reka nkwereka kugira ngo tukubone ukuntu ugiye kubigenza ugiye gukanda nase kuri icyo ncyuzaho nari mbizi bino bintu okay mana we urihangana nose nabigenza gute can you put me Coca-Cola okay hitukana hano handitse save kuri iyo link ihanika ndabakunda turn on camera niko bavuze ya Godfa mbabarira ngenda saje oya ngo iki mani zane gusaza nkawe Alia disi ndamukunda sha nanjye ndamukunda can you switch off this light please and then I will Hello hapana Alia samahani salama none se wowe washyizemo iyihe filter muyango uko hapi nta filter irimo sheri ni naturere wese ko njye nari kwibona abamonyera mama miracle kwari yakuri atangiye kumutama ndapfuye none se mu bintu byose mujya muhana njya numva muri gusabiriza nanjye ibyo bintu byose basaba mu bintu wari wasaba se ngwino maze nawe dushwaje
Godfather ntabwo mvugana nawe utarampa intare kuko ukuntu njyewe tuba turi bifu. yo ndagusuje dafo Alia kamubwira ukuntu ujya kuri video masheri kanda hano hariho agafoto kawe uri kuri private jet Ibyo hano wagakozeho ndagakoze. uratubona akantu kameze nk'aka video nk'akantu kari gufata video ndakabonye none se ko nari kubikunda bino bintu. oya ntagire ikintu na kimwe ushyiraho sinshyireho filter yariyo no ntubikore nuza TikTok umuntu nyine abasa neza nyine biri naturel kandi byiza n'ubundi ntacyo ndamira. aha nose banditse ko handitseho save ngo saving Godfather ntumvugisha. thank you sinshaka kuvugana nawe mbere yo kukuzana sinari kubanza nkaka ntuza uzi ko Godfather ari musaza wanjye ariko aranyanga kuri iyi mihanda njye nawe ikintu dupfa pe. Godfather kuki wanga undi mwana dira umunwa wanjye njye nanga nde uravuga cyokoza bimwe ikintu nabonye kizagukora n'uwo muntu azime n'inda wantwaje ko amaboko yanjye yuzuye none se Muyango uri kubona ndi mwiza cyangwa byapfuye? ntabwo wigeze uza kuri kamera. koraho kuri ka kamera noneho uhita ukanda ahantu handitse gutera handitse save ego data nkurebera yes you look good you look good Yes. Wakimawe mushari you look good ako ni agace suri kunywa sheri mushari live wanzaniye amatara yanjye mwatwaye wayazanye amatara yanjye mwatwaye Alia Okay, so you make okay. Muyango de moi unjyanye imihanda Jensi friend. ngo mumeze mute hadi abiyo kuvugisha reka mvugisha Muyango kuzanye na se Muyango wawe urajya uncaho kugira ngo twadatama intare ntabwo nongera no kuvugana ikizina cya wogaho nawe wandushya uragacuzwa urukutamo bibusa urakababara ayiwe niko Alia ntabwo ngewe mbanga wangu nta kibazo ngirana n'umuntu undi tunyanze wantwara iki ko ntiyishyura inzu ngo ni wowe unyishyurira ubukode ko ngewe nubatse nuko harimo kumbaga uri kumwe ikishushu agasokozo k'isaha tatwana zakomeye ariko wowe unaona vitu hapa birarangiye ubwa mbere ugiye live guys twagiye bamwita fa n'ubwa mbere se wabonye azi naho hano abantu bari buze kuza hano hasi muze gufunga kamera zanyu aziro uri buze ugafungura kamera ukamutinga mic yawe bana following TikTok nzajya ngaruka tubona risaba Funge kamera, urabona mfunge kamera. Oya ufungura kamera ugafunga mic. Oh, okay. Ariko bitavuze ko abashyitsi dufite anytime icyo nsaba abantu ugafungura kamera ugafunga mic. Uyu mushushu uri hasi yitwa Fafa ni umumama wirwanyeho. Abamama birwanya muri Amerika kugeza batoye undi. Ongera bamubwira ngo uri muramukazi we. Twagiye God ugira umunwa burekeye aho ngaho. Niyotsinga mic yawe turaje hagiye kwaka umuriro. Ese Muyango uri kujyayo ko bajya muri mu kibuga cy'indege. Muyango sizana ku kibuga ari kwisokoza bari kuzenguruka hano mpinga hano bari kuzenguruka mu nzu nshakisha utuntu twa hato na hato ariko abantu bari kuvuga ngo barankunda ntibampa amafaranga bagukandeho humura barayaguha sheri uyu munsi tugomba kutatubera Mama la Miracle uriye ko ntakubona Mama la Miracle arampa inzu ntago ari bo mindari ariko shaka
Umva vuga ibintu byose hano umuntu atanga indege akayikuzana ukayicaramo ikagutwara ikakugeza Bukavu. Muyame umva hari ikintu nzayakoresha amafaranga muri bume yose uyu munsi nzayakoresha ikintu cya danje twese dufitemo uburenganzira ko ari na pizza party nino wanakuangalia yeah nikakangu Mutapping screen guys, mutapping. Yeah. Muri bunye kumwe hatana. Muri bagiye base. Nta muntu ngo abantu bancuke. Umuntu ajya shuka umukecuru. Hey, guys, let's go. Ceceka ntabwo ndi kujya nibuka ko ari we ndi kuvugana nawe nkumva nahita nkunigaho kaho nawe. Ndi kuzira ubutsa. Narengana mu sharing live Muyango vayo ngo ntabwo nemerewe kuvuga Muyango ngwino moderating ikiganiro kuko ngo ntabwo nemerewe kuvuga urakavuga idahiye Godfa oya se kandi nukuri mbere y'Imana bose umpoye iki wowe uzi ukuntu wanyagisha wowe kaho nawe gute rero ngira umunwa ugaseke barasetse nzira okay so guys mushanga okay turaza kwiyunga nibiba ngombwa ukanyumvisha aho naguhemukiye ariko ngiye ngizwa no kwibona ni hehe naguhemukiye hehe rero guys twagiye abantu banyu barebe mu bakunde ahantu wampemukiye urifata ugafata murumuna wanjye ukamushyira kuri live nta gutumiye nguze kumushyira uzi ko atari muri showbiz warangiza yavuga ngo ndi umukire kandi ari nge mukiri wabo kwa nyina ugatangira kuvuza induru nese n'undi wundi mukirazi ngaho rekura TikTok elevaso hano nk'umukirekazi oya nge ndi umukiri wacu kwa mama na papa ni ngiye mukuru kuri bo bajya mwitande wa murumuna wari yakuru bamwitande we Vibaceceka. Thank you. Ari. Nago volume yari hagije. Nukuvuga ngo muri kunyumva neza. Nukuvuga ngo njewe ikintu napfuye na Godfather igikomeye n'ubu tukadusanga dufitanye ibibazo bidakomeye cyane. Ariko Godfather yarame mu cyoga fata yajya gutuka igitutsi kibi bari gutumura arumva ikintu Godfather banye muri muna wanjye taba muri showbiz Muyango kugiye mu bicu Muyango uramuzi ndabagurukana ndazana Kenisi ndambara ya nera ubwo byo tera ko barya Muyango ndazana Kenisi Muyango hunga Kenisi nkuri yaje Kenisi ariko arihe kuri ku muntu ariko gusa ko Kenisi ari boss wanjye uri murajya ukomeza uvuga hano Muyango Kenisi nkuri Oke ajya warukimbwira aha urumva arangije azana murumuna wanjye none murumuna wanjye ikintu cyambabaje yavuze like we yaravuze ati ngiye Alia ni umukire abivuze yewe ni n'umwari naje Bibira miracle wetegereza uraje urareba Muyango hano umuntu Muyango ahita Muyango niwe ikintu azi kurusha ibindi no kuboroka byihuse twagiye Nuburoka abantu ureke badutuke nta kibazo oya ose wanutse ndaya namubrotse sha indaya kuko ni igitutsi kuko ibyo birumvikana ariko hari umuntu uzana akavuga ubusa nk'uwo ngo ntago yaravuze ubusa ariko hari undi uza ukajya ubona wapi no they are giving me some gifts on TikTok umuntu uzamuka ntafungure kamera ndamumerera nabi fungura kamera ufunge mic yawe abantu funga mic yawe ufungure kamera Hi, how are you? Barukibwa kabano wicara ahantu hamwe bimwe byaje byo kugira ntabwo ugishira kamera ngo bikundi tuza uguma ahantu hamwe No, nobody's casting. Abantu ufungure kamera yawe ufunge mic
murumuna wanjye avuze ngo ndi umukire, none nk'umwana wanjye avuze ngo ndi umukire ari njye umwishyurira amashuri, ari njye umugaburira ari wanjye, mwavuga ngo ngewe ngo umukire ngo wundi ngo yitwa mu muturanyi kandi umwana wanjye ataranahakandagira. Murumuna wawe rero urumva harya ngo yitwa ceceka buretse ntabwo ndaguha ijambo Godfather, calm down. Okay. Murumuna wanjye murangije muramwihangura yavuze ngo murumuna wawe ni umukire, none se nako ngo mukuru we ni umukire. Twebwe dukize ibintu bikeya twacu turabisangira ijana, ntabwo twarushanwa, nta mukire ubundi saru wewe indi ntari we tegereza nagiye kwaka umuriro. Prophet fungura kamera yawe nyari gukundira utagukundira uduhaye umwanya twagenda kumva nguteza amatwi. Urumva none ikintu kirenze gute udapitisha na minute donc mwanyumvise. Ikintu nyine ikintu cyanangaje ni ukuntu bahita batangira gutuka sister wanjye kuri ibintu nyine bitiyubashye, ibintu bidafite ahantu bihuriye n'ibyo yari ari kuvuga, like babigira ibintu bya hatari, ariko to be honest wayashana ari ndi kuvuga igiswahili kandi hakuntu ngiye ndi kuvuga igiswahili ko nuvuga igiswahili ukireke sibyo? Tuangalie Kiswahili. Mwachi. Hako muya waracha kavuyo. Ndakikuvugisha. Mwachi Kiswahili. Tuangalie Kiswahili. Wikivugisha mu kavuyo. Usundi ko ndi kukubona uri ahantu habiroka boni woka boni. Nka Drux. Muyango telefone wayicometse? Iracometse. Unago muri kunyumva? Oya harandi ibintu biri kugira amaye kwa sava. Aho turakumva. None njyewe ayanje ameze neza kuko nanjye nashize. Hello. Umeze neza ari yakuru umeze neza. White remote. Mba Godfather ntabwo nshaka kumvuga izina ryanjye utaransaba imbabazi. Nanjye ariko ndibuka ko wari umfite imbabazi hano ntago zimaye. Nakubwiye ko nta muntu abera kumitinga ari mu kadirishya hasi. Please. Ngo haba host. Mama gift ataratangwa ahantu hose sibyo? Muyame nanjye nzasangira n'abandi bantu batabaho. Twagiye. None. Urumva? Hanyuma Aria urihe? Ntabwo tunongeye kumuvuga. Ndimu Kabano sagiye he ko ndiko nazunguza ya mureki garuka Peter hapa ikara pale nirira milagre nirira zamu kaka abantu nubwo twaba turi kugenda tu areba inyuma ntamubonye imbere ndamenya ko ari uwe ndasiye kuryamye wapi apana. Okay dukomeze wari ukivuga nuko Godfather abantu biha sister wanjye ngo yavuze ngo ndi umukire, ariko to be honest nubwo waba ukize bingana iki amafaranga yose ntago wayarira rimwe. Ubu ngo ufite amafaranga menshi wayaririye rimwe wayamaze uyu munsi warayariye. So urore ikintu cyakobaje muri iyo muri live twakoze hakazamo nuko murumuna wanjye to be honest nta wundi mukire yamenye utari njyewe. Nkuko nta wundi mukire namenye uruta ababyeyi banjye kuko nta bandi bantu bari bankorera ibyiza bibaruta, urumva? Cyangwa wenda umuntu wabinkoreye wadanje, urumva? Nk'ibyo ngibyo nyine hari umuntu nyine ugukorera ibintu byiza mu buzima, ubu akaba ari we mukire wawe, akaba ari we mukire uzi, abandi bose bakaba ari abakene. You don't care. Ntabwo ndi umukire kurusha abandi bantu bose, ariko I make sure ko abantu bo mu rugo, abantu tuvukana, umuryango wanjye ubizi ko ari njye mukire wa mbere. Mwebwe muza mubabwira ngo umukire wa mbere ninde? Mpari rero murumuna wawe tugende gake. Murumuna wawe yaje hano aza yigize umuntu wo muri showbiz, aza ntabwo yabyigize Godfather. Point of correction. Yo Godfather. Oya Yikwishishisha
Godfather akasa mutwe Godfather oya muyango wari uhari wandariye ijoro mu gitondo niwe wampaye report ikintu yavuze atangira no kuvuga yaravuze ngo njyewe sinzi nuko nta nubwo rwose yarabizi ukuntu bazamuka ntacyo na kimwe nzi kandi uretse gato erega Godfather ukuntu uwo uzi gukoresha TikTok n'abantu bose baba babizi ubivuga nyine ubivuga uko byagenze uretse gatoya nuko beza kumbuza kuvuga ndahita mpfa ahubwo ikindi abivuge neza uko byagenze uko arabizi ntabwo yabyibagiwe uwo muntu reba no muri comment ntabwo yarazi rwose na rimwe kuri TikTok yavuze ko atamenyereye imihanda no muri comment bari kubyandika umuntu wazanye muri umuna wawe ni Muyango na Dumba ntabwo nyine ari muzi Dumba nawe uramubeshye mfite message wamwandikiye uri kumubwira ngo natanye ngo uri kubwira ngo ngo ndamuzamura muramuke yego Shari vuga ibintu ukuntu byagenze ku murongo ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo yaramenyereye imihanda niko byagenze cyangwa siko byagenze ni ukuvuga ngo Dagi ukuntu bimeze Dagi ntago azi ibintu byose bya showbiz none byarambabaje cyane buriya ngewe but because I'm here to protect you ngo ndikubeshya ariko se ariko mwagiye muri nkaguharara abakobwa murabaharaye kubera ari bashasha muri oya reka abantu bo muri comment Godfather abantu babazi ukuri like nundi muntu wese ajana akabeshya ibi bintu byose ndi kubona bari kuzamura ni ibyanjye ariko bankunda muramaraye cyangwa zahore nza muzajya mubimba buri muntu wese ampa ikintu cya Dagi reba muri comment cy'abantu bo muri comment ndabakunda ndababizuye mwese yaje avuga kuri nana baba bafite amakuru yego batangiye kumutanga urumuna wanjye ni ukuvuga ngo ngiye ukuntu umeze gatonya gatonya ngiye kubaha agasho story ni ukuvuga ngo ngiye ndi mukuru iwacu ngiye mukuru ndi imfura mu rugo noneho apart y'ibyo yapfuye afite imyaka 19 naramurwaje muzi story nigeze gukora ikiganiro kwa Yago abantu bose barakireba urumva barumuna banje nibo bana ba mbere nibo banyigishije kuba umubyeyi ntaranabyara you understand urumva rero kuvuga ngo umuntu yaza kamvuga nabi hari barumuna banje wabukishe Godfather nawe bakugira gutya uri kubyumva kandi nawe uri musaza wanje ariko nuko watunaniye uragahona bari kumbaga urumva Godfather n'umwana mubi Godfather yarabizi ko sister wanjye biriya binatabizi ariko ufatanya n'abandi bantu butu daimoni ariko nyine kubera kuntu ndakana keza nta n'ikintu banatekerejeho urumva ariko to be honest murumuna wanjye shout out ndabakunda abantu tuvukana cyane Dagi yanakurangiza Godfather yanhakinga TikTok by the way Dagi je nubwo Godfather yavuze ngo naramuzanye reka nkubwire Godfather Dagi n'uyu muntu adashaka kumva ikintu kandi agifiteho notion cyangwa akizi ukundi kuntu gutandukanye akagira clear njyewe maze igenziranye na Alia ariko igihe cyose namenyanye na Alia nzi nyine sister we Dagi nzi brothers nzi friends and family ariko abo bantu bose nta numwe tugirana contact nta muntu numwe mvugana nawe na Dagi ntabwo tuvugana ewana na wa musaza ndiya musi na nyuma mu gitondo tubyutse mu gitondo nibwo bampamagaye ari babiri mvuye kudepoza umwana ku ishuri nibwo Muyango na Dagi Dagi yarampamagaye nanjye mpamagara Muyango numvise bya bintu ukuntu byagenze baransobanura ukuntu byagenze ariko nyine numvise ukuntu Godfather nsanzwe nzi ko ari brother wanjye ariko uburyo witwaye ntabwo bwari bwiza cyane ko you know how sensitive imiryango yacu bimeze twebwe turaba Rwandaphone ariko turaba Kongomani na cya Godfather kirimo you get urumva arangije avuga biriya bintu iki ariko nyine
njye nta mutima mubi ngira, nitwa Cool nyine nk'ibisanzwe. Muyango va mu matiku uryame ejo batazakuzana ngo wavuze. Ego njye ndavuga bakavuga naceceka nabwo bakavuga, so nzajya nkora icyo umutima untegeka sheri wanjye, kandi mbigusubije na good way not in a bad way. Njye ndi umuntu reka mbabwire nabayeho nceceka, arakavuga nakaryarya nagaki karaceceka abandi bakavuga, nanone naza navuga neza, nanone birabababaza navuga nababaye kubera icyo wabaye, kubera ndi kuvuga ibintu uko bigomba kuba biri. Nababaye buriya mfite nk'ibintu ahugiyemo, mureke buriya ntabwo ngomba kuvuga ndi hangaha, njye se ntabwo mfite ibindi bintu nakabaye mpugiyemo, naza hangaha ariya pe. uravuze ngo uhugiye mu biki? Uhugiye mu biki ko tufa ndahari ndi gutega amatwi reka tubarire what you have to know ninjye mu bwo gushoboye kandi ushobotse wumvikana na buri wese. Shoke ntabwo twumvikana. Muyango bizu turaza kwiyunga. Hanyuma ibyo rero urumva kese nkuko yari imeze, ntabwo nshaka kugira ngo dusubire inyuma. Kese uko yari iteye yaje gusubiza nani Nana w'inshuti ye kubyo yari yabeshye. Ntabwo nshaka kuvuga abandi bantu batari sister wanjye. Ibyo bintu uri gushaka kuzanamo ntabwo mbishaka. Godfather njye ndi kuvuga ibyuko sister wanjye yavuze ngo ndi umukire, kandi njyewe ntabwo ndi umukire mu miryango yanyu, ndi umukire mu muryango w'iwacu, kandi umwana wavuze ngo ndi umukire ni uwo mu muryango w'iwacu. Ntabwo nigeze mbatenguha, icyo nabonye twaragisangiye, barabizi ubukire bwanjye barabuzi n'ubukene bwanjye barabuzi. Kuba yarabivuze gutyo ntabwo yavuze mu rwego rw'isi muri rusange, yavuze nk'umuntu tuvukana uzi icyo nabamariye, akaba azi icyo twagezeho kubera njyewe. Urumva kuba yavuga ngo ndi umukire ntabwo ari ibintu bya hatari. Urumva nimushake mukata utuntu twose mushaka gukata, ariko iwacu njyewe iyo nabonye 1000 barabimenya ko nakibonye, iyo ari 2 barabimenya ko nabibonye, iyo ari 200, iyo ari miliyoni 2, ari ya miliyari 2 barabimenya ko nazibonye. You get? Nta kindi nyine, ntabwo ushaka kuza ngo uvuge ngo sister wanjye ngo yavuze gutya. Ndabona hano hahiye. umukire utararyaho n'ijana ryiwe ni umukire gutya. Abareyo ndabasuhuza mwe muyahahiye hati. Iyi ni Team Blue. Hano kuri TikTok abantu bakoze group, ni abantu nyine bafasha abantu nyine bitwa Team Blue. So iyo nyine baje bagashyiramo ino mitima ya blue, ubu bari kwihafafa, ubwo Fafa nawe ubwo ni Team Blue. Fafa izi turabareyo, ariko mana mujya muryama mwabyara murara mwicaye. Ntabwo mbisobanukiwe. Team Blue nyine like abantu bose hano bafite amazina yabo barongeyeho agatima ka blue, ni team yitwa Team Blue. Okay, vuga ngo Team Blue ni bashiremo blue mu hano muri comment zose zireta zinduka blue. Team Blue mwese muzamuke muri ubururu n'umweru ngaho. Team Blue bose ba Team Blue ahageze mwabimenya mugende gake. Bahita like nyine ni group yabifasha abantu. Team Blue ni ya zose gihe ya super sexy uri kubibona. Ego ngaho ndebera none bashyizemo imikara n'umweru. Hariya kurusi bibana bigeze. Aperi mujye muryama niba mwatsinzwe mubimenya ngo mwatsinzwe. Hano turi muri Reyo. Arababazi. Bro, nini? Ariko wabyumvise Godfather ibyo nakubwiraga. Njye ntabwo I'm not hypocrite. Ndashaka kugira ngo icyo kintu tucyumvikaneho. Sister wanjye nta mistake yigeze akora. Iwacu ni ngero Rujugiro, iwacu kwa mama wanjye. You understand? I'm a good example. Ntabwo nigeze mbatenguha. Mwebwe niba mufite abakire banyu n'abanyu, natwe iwacu ni ngiye mukiri wabo. Hello. Turacyemeranyaho 100%. Saba imbabazi rero dukomeze ikiganiro ntitwongere no kubivugaho. Ntabwo ngiye nshaka kuvugana nawe tutarumvikana. Mbabarira. Oya, imbabazi se bazishaka kuri plate and then ariko abivuge kuko okay, njye basi niba nanjye ndeka nanjye ubwo nanjye bwari ibintu nanjye yagiye ankorera basi njye nanyera kagiye. Wewe nduriyajyanyaho ariko njye si cyo cyashiramo n'uwo mutima. Oya ari uretse umuntu wese abafite ibintu bimu Godfather shiramo n'urwo rurabo
n'uwo mubu ego shaka abantu ako kabano we uri imfura sheri. None se bino bintu turi kujya tubona bizamutse biba ari ibyanyu cyangwa biba ari ibyanjye? Ako karoza urakakamira bunguri. Mbese jewe ninde bitanze bidumba. So Aria rero ngiye kugusaba imbabazi sibyo? Oya buretse manzi ngira ibintu mvuga Godfa kucyana umuco umuntu mu ijambo. Yego. Thank you so much Dumba. Thank you so much. Ewan, urimo umeze nk'umuntu uri kubitsa muri banki. Yewe gametereze. Kwa fafa bombo klati. Aya yagiye. Dumba umeze nk'umuntu uri gushyira muri banki sheri. God bless you. Umva ye iki? No. Murahuze? Ndabaza murahuze? Mugende. Tubisoje dute rero? Niko Aria. Ibyo byose umbwiye ndisegura nubwo twari hahiye hacanye umuriro ariko ndiyesikiza sibyo? Umuriro watsema byabaye kubitaragushimishije ndisegura ndagusaba imbabazi. Hari icyo bitwaye kuko nijye wahostinze ibitaragenze neza yaba tagitagisi nari muzi ariko ibitaragushimishije ntabwo ari umuzi ese wagireka kwijijisha ntabwo yaje mu kandi kantuza kananiye. None se ntabwo uzi barumuna banjye ntabwo nzi wowe tutarajya na Instagram zitarabaho na Facebook zitarabaho ntabwo nzi. Ndimo ndakubwira yaje mu catfish yaje muri account ye ntabwo yaje mu mazina ye yaje kuza muri ko ari murumuna wanjye kandi izina rya Dagi kuva ari uruhinja ariryo yitwaga. Wenda ngiye hariya kuryo wenda byiyitimiye hano hariya nakubusani ahubwo nanjye wazakubita akantu ngewe ntabwo nshobora kwintataninga father wakoze nabi you have to say sorry. Kwa nijye wari wahostinze nkaba nakiriye ibitaragushimishije I'm sorry. Noneho na nyoko wanyu bakamutuka batutse nyoko wanyu uragahona wewe umva ibyabereye aha désolé ambabarire ntabwo nari mfite gahunda yo kugira ngo agire ubabara nta nubwo narinze njye numva ko byashiriye anga muri ntuza muri oyanjyewe ntabwo njya ntangira kuri 5 cyangwa 6 ntangira kuri 0 tukazamuka. Ya gacho mbabarire ngo yanzanye nkita mbona igisura cyawe hano tamvuga n'uyu nguyu ntabwo ngiye navuga tutararangiza ikibazo dufitanye turangiranye siniseguye ahone wambabariye sinakubabarira siko byabari bibi upfa kubakira kuri ibyo nyine ntacyo nzagenda niyondora buke ntari dore wari gukorwa de bari Mansa ayo mafaranga nayanjye cyangwa n'ayabandi bari kubihereza papa wowe uri ku 5,500 njyewe yego abandi bari kuri bingahe kuvuga ngo reba hejuru yawe gato imibare iri hejuru yawe ku izina ryawe 5,500 uri kubana hejuru yawe ariko kubera iki muri abana bato ubwo murarebye mubona njyewe ndi umuntu uje ahangaha nyine nta kintu na kimwe ngomba kugira mwese mu ibintu byose bimita nca kuri Muyango ushe muri kuri Muyango uratekeza yeye uzamuke show me love n'undi munsi ibyo bintu rero ni inkundura zibaha urumva mbere ko tuva muri ibintu ndizera ko ibintu bimeze fresh ntabwo byararangiye mureke tuganire birangiye mu kanya byarangiye ryari wari ukindakariye ubu none navuga izina ryawe ivuge nitwa Isimba Alliance Nyirabeza so none hano hirya hariya kuri okay nemere kuvuga hariya kuri sinongeye kugira kuri Muyango niba wambabariye twiyunze Muya Godfanga aho maka aka lion wabarira urabizi mu miryango yacu twari tujya dutanga ikiru sibyo
Your man shusho. Imikiru twumvikane ndahita nkubabarira nta n'undi mutima mu bindi bwongeye kugira pe. Urukuvuga Karoli nka kara bamaze kukuguha. Ikiru no, you give me ikiru and finish. Niko Nyirabeza Ariadne ariko murumvira muragabona you. Nyirabeza nde? Tifa. Nyirabeza Ese ko ntari kuva ho. inde Muyango. Okay, reka tubigenze Kuva ho. Yego koma nese Muyango kubera iki yaba afite biriya bintu byose ngewe uriya Muyango uzi ko ari umwana mbyaye Naje kare. acha probleme banipandishe kure yulu ati banipandishe kure yuru. shamwamaye Sana bari uburi ukuntu bigenda hari big screen ijamo umuntu ufite amanota menshi kurusha undi gutya. Nubwo mukanya nimuze kubazana mu biganiro ntimutekereze mfite ubwo banyemereye kukuvugisha ubwo turaza kuganira ubwo twiyunze. Muya kutishimye. mwese ntabwo nshaka niba mutakunda ndahita nava no kuri TikTok nimutankira muri big screen ni ukuri to be honest Muyango ndashaka kumukuramo petit sere wanjye akagenda ku ruhande akanyubaha nkajya muri big screen ni iminota 5 nimutabikora ndahita nigi to be honest And Bada, thank you. Ngendi Kongo naba ngiye n'abandi ko twafashe igihugu se twebwe Mwagize mute? baragifashe tukirimo ubu ngubu turi ku kidegembyamo. Okay. Tubanza byikiri kugira ngo twiyunge. Gahone nagusabye arya ingurube ni ihenze cyangwa intare. No. Niko uzi ukuntu iyo bayita? Bayita gute? Nubwo muzi ko Muyango agiye kukuvanamo nonaha. Ntaga mvana mu ko mvanye muse. Oya. Uzi ko mfite 37. Wewe naho ngomba kuba ndi. Hano hagiye kwaka umuriro. Hano hagiye kwaka umuriro. 150. Ubundi ngewe nimutabikora mukabikora ku bw'urukundo ngewe nanjye nabibakorera Alia reka nkwigisha akantu sheri muri iki. Yes we ukuntu hano baserebura gift urahaguruka ukahita ushekinga nyashi ugashekinga ukagushiramo indirimbo ugashekinga cyane. Ndi kumwigisha TikTok simwavuze se ariko sinago ngemba ngo bahano kwakira abashyitsi. Izo nyaci ngiye nazo mfite duhuye zarashaje. Guma wicaye gutyo urambabaje. Reka gato bame gift urebe. Munyere gift murebe. Reba muri comment she's lying no nago ndi kubeshya. Guys, okay Muyango araburaho gato reka twagiye hano hagiye kwakura twagiye. Umva guys ariko rokura ari yarata ndi kukwigisha amategeko ya TikTok ntabwo ubizi wowe. Mama agency friend nukuvuga ngo uko bazi neza ko ibyo bintu ntabikora uruwa mbere abandi bazara gukurikira. None se mbere ko okay wenda ndi kukubwira amategeko wumve niba bikunda cyangwa bidakunda. Nukuvuga se mubwiye ngo bikore da ariko ndi Madam bano bantu ariya much love iki se umamabwire sha Muyango my agency friend I'm gonna block you tomorrow ntago nsoma. Oya sha Ega urabona ko akuniye umuntu nyine akigera ahantu nyine ukamufata ukamutembereza ukamubwira nyine amategeko n'amabwiriza ukuntu ibintu biba bimeze. Bwana nakuretse ngo ubanze uganire na Godfather. Nese ntabwo uzi kwa kundi okay reka nkwereke ikindi kintu mbwiye ni Guys mutapige screen. Kwa kundi wabaga warazanye n'umwana wenda muto. Batapige screen bayitapige bisobanura iki? Bari urabona ko kundi gutapinga gukora sha bimekata. Mwana miracle hano.
ngo batanga gift gute mume gift uyu munsi dukora amateka ntihazagire n'undi muntu ubaho wigeze uhabwa gift kundusha kubera ko murabizi ko nanjye uyirimo nahita nyiguha nzi ukuntu bayitanga to be honest ari narinzi ko ari njye muntu uzi kuvugira gift ariko reka nkubwire doro wanjye ubunjye niriwe mu birere ndi gucuruza wowe wasi kubwira ukuntu uwacuro mumbabarire mu kirere muyango muri nanjye ndabakunda hanyuma ari mukanya wenda niba guhita gift ndakubwira Lili ariko Lili kubera icyo utari kumpa lion yanjye nayiguhaye ugera utinjira karakara lion gato kuko nakabonye nabaga ntari ariko noneho mana ndamenye lion nyibonye nyibonye muri bito ubundi ari njye nawe ninde uyigomba undi ariya we ariko sheri njyewe nisibo bwa mbere nje kuri live kandi ikindi cyongeyeho you are my big sister you have to yego ye akeyire inshuti yake ma chérie welcome ngaho gusaragira na lion yanjye nari naranze kujya live unuzirira adahari ngo ahita yima live utabimbwiye kuki utanteguje utabwiye kuri buze kwandikiye wari wamwandikiye niba udashaka kuyima yihorera ariko big C ariko muri kumva basa yimpereze lion yanjye we nta muntu ujye twakira lion ebyiri yego ko ni 10 barazakira mwaretse nkamubeshya ariko uko ari bwo bwa mbere akihagera umuteka mitwe aka kanya nariri muramwanduje ko umuteka mitwe muri Espagne koko muriri muramwanduje ntabwo gift yanjye uzanyoherereza amalayoni tayohereza ku iposita Lili ni sende kwa gusetike yes ufite tike cyangwa tike yo Bruxelles yo muri concert ntabwo ndayigura ariko ngewe se hari ikibazo ako kanya meme umunsi le même jour najyayo nzajya ghostinga Bruxelles nawe uzaza yego ko noneho arahiye arenze imipaka muya abantu muri Bruxelles abantu muri France abantu muri Espagne abantu muri Italy abantu mbese abantu mwese muri abantu mwese muri Europe come see me on 7th yes March musheme imitima mwandikeho host muyango uzajya guhostinga abagiga ariko ntabwo bigeze amafaranga yo kwamamaza muya nta kintu ufite ubwira abantu ntunabivugira n'abasenzi bambeshye kuma amafaranga yanjye ntabwo bigeze banyishyura nta kintu ufite cyo kwamamariza ku bintu bya Bruxelles n'abataranyishyura umva turi kumwe ndaza oya muyango wikwita pano yanjye ndagusabye ibya Bruxelles byihore kugeza banyishyura abasenzi barambeshya kunyishyura bakambeshya kugira kabahamumo kugira ngo bave amafaranga bakanga ntugire ikintu cya Bruxelles ariko abakongomani bararakaye bana yanjye narumiwe oya mani birababaza ariko rero reka njye mfata umwanya nsuza abantu banjye bo muri comment ubu koko yego mba nabibonye ko gift biba byagoranye ariko rwose muri abantu banjye ndabakunda abantu bo muri comment you guys umva nkubwire muyango wahamagara abakiriya wagira ute oya cyoko nzaba MC muri concert ya Bruce Melody na Shiba twumvikane rero muyango twubahane kwamamariza hano muyango twubahane aba bahamba banze kunyishyura kugeza banze kunyishyura ntugire ikintu cya gitara muvugira okay noneho host mwamaze kubyandika mwandike ngo MC muyango yego ntugire ikintu cyatse kuvuga ibya concert ntugire ikintu cyabira bimboro uvuga ndagusabye none reka mbabaze banze yaba kwita kangahe ntabwo nkunda nanjye abantu ni n'abasikama nabo bazabambara niba batashobora kuba amafaranga abantu nabasabye uburo barambeshya nta muntu ujya wambura umwana wirwanyeho sha sense warampamagaye kare yanjye bro MC Muyango MC niwe wacu MC Muyango nagiye muri parike kwishakisha iraza ndabikora no ari kubitunganya ni wowe unzanye se ari kubikora wi iravuhakira no what's up hey
biri gusakuza ibiki ibisakuza n'ibyanjye ya ntabwo nzi impamvu nanone biracyasakuza se Godpa uyivane kuri ntuzi ndagiye umwana ari kurira kuri imbere y'Imana de petite frere wenda ntabwo mbere ari petit frere ndi petite frere. I know him better. you know him better, what do you mean? It's my little brother. Nyamara Muyango bari kumugira Muyango araje byakuriye Byakomeye. Isi Ikese byiza mukuru. I'm good. Oh Brian. Tumeze neza. None nizere nibihe biri kujya mbere. Nari nzi ko kera abantu batarobanura ku butoni yewe kaceceke Professor wacu nkaza kuvuga yuko ugiye kunsengera ngo Imana ibyanyu bisobanure namara kwikugira abafata bakabijyana bakabishyira hariya Naseka nkubaze gatoya nsengera ngo Imana ibyo bintu bikuraho ntibabishyire kuri social media Nguki kutenga ngo ibyo bintu biburabuze Imana ntigende ngo banjire kuri social media ndi kuvuga waranasinziriye ntibashizeho uri no kugona bitese komara kabaye twende ni koga urukumva nta warushya uruhuka ariko shalom uraho meze neza oya vugisha ibikorwa umva muya bon gakomeye gashima Imana nta burwayi nose ntabwo wimvaga ariya kursa agiye he yamanutse none se kuri wenda fungura kamera ko namubona umwana yagiye kureba umwana nani isi kudafungura kamera nari buretse mfungure gato nari ndimo nditunganya gatoya mu mezi umunota Amilak aha antibada merci bisous Pastor umeze ute meze neza ese kuri kugira ngo bashyiraho kamera we kutashyiraho iyawe ngo twereke isura yawe unakwanditse ngo kusubiza urashaka kundeba yo ni kwisi nakureba abandi we kuki utigaragaza nawe urashaka kundeba ngo nkoze iki ko ndi ikiremba none se isura yawe niyo turongora ndi ikiremba sheri nta mpamvu yo kundeba none se wowe yacu uyishaka iki ko natwe tutajyana Mabari Lucy yanjye ishaka we aho ushaka kuyereka ndapfuye ese ni ibiki biri gusakuza muya ntabwo ari njyewe mu muyaga simbi cyangwa fan cyangwa SP something like telefone yatumutse ku ariko ntabwo ari Jesus reka nkubwire muya you are not safe bebe ndetse isi mwitunganye yo mana we ayeza ni mu ijuru wow Honori ndori yewe fungura mike yawe irafunze mike yawe irafunze waretse tugakundana kuri uyu munsi w'abakundana
Mike birafunze. Thank you, Dave. Your mic is off. Mike birafunze. Hari umuntu yise ngo nitwa Honorine. Ntago nitwa Honorine s'il vous plaît. Please don't mispronounce my name, please. Uyu rero ibintu byose. Noeline. Noeline. Ntago ari Noelan, ntago ari Honoran, ntago ari Honorine ni Noeline. Noeline. So please don't mispronounce my name. Ça va. Ça va très bien. Period. Ici. Uraho. Uraho neza. Uko tumaze kwiyungana muyanga nawe tumaze twiyunge. Maze njye twarashwanye. Ngo naguhamagaraga ngutereta ugiye kumva ndo umunyamurenge. Warabivuze ndihereranirira. No sibaye umunyamurenge nicyo bitwaye. Ndabaza. Naguhamagaye naraguterese. Ntabwo nereta wowe like uko namagara abantu ngo muziranye like nyine uba uri entitled like uba ufite entitlement nyine wumva nyine ko ufite uburenganzira bwo guhamagara umuntu kubyumva sinzi abantu bakwiye nimero y'umuntu ariko nyine uhamagara ntabwo banze nyine ikibazo cyawe ntabwo banze guteguza umuntu tuvuge ngo nk'umuntu mutaravugana bwa mbere uri sinzi niba wibuka inshuro ya mbere wamamagaye uko rero no gusaba service ya leta ndi mu murenge at that time I remember icyo gihe ngiye kubona mbona nimero ya +1 namamagaye kuri WhatsApp rero nubwo uhamagara bisanzwe amagara kuri WhatsApp ntabwo yaba rero baza hera kuri muyango uhere kuri kabana uretse gato uranze ugasuhuza umuntu wiriwe waramutse uraho nitwa gutya none se ngo uhamagare ufite umwanya manza wumve uhamagara ugasanga nibereye mu gikorwa cy'abantu bakuze byagenda gute manza wumve kuva nabaho sindakoresha iyo nimero uvuze wamamagaza giki se birashoboka ko ari wanyitiriye ngo uyu muyango hari nimero yanjye uzi nigeze nkoresha ya +1 Tani cyo muri Kongo. Gira nimero imwe isimbirwa n'umuntu waguhamagaye yanyitiriye. Inshuro ya mbere wamamagaye kuri space yo kuri Twitter. I'm pretty sure you remember. Wamamagara nditabo. Kuri WhatsApp +1 izo nimero zo muri Canada za USA +1. Sinzi niba ukoresha +250 ariko nzi ko ngiye gukoresha +1 sinzi niba ukoresha +1 zingahe gusa nyo wamamagaye kuri inshuro ya mbere wamamagara iyo ngiyo urabanza uramamagara urambwira ngo ni Godfather ndavuga ati ngo turi kuri space ngo ndashaka kukubaza nimbaze niba nibuka neza witranije nimero ngiye nguvugisha nabona koresheje +1 ngende ntago uzana naguhamagaye Uri service? Ndavuze ngo ubu akoze ubugodfa ushatse kumbwira ko abantu iyo space batayizana umamagara ku nshuro mbere uri kuri space yo kuri Twitter nakubaza kubijyanye ndi kukubaza ku by'umugabo wo muri Kenya no gukoresha amabuno umbaza ku bintu ngo by'abakobwa ngo bamwe b'inzobe ngo bagiye gukoresha abono Nigeria nkubaza niba ngende manager wabo cyangwa ngiye wari ngiye ujya kubakorera surgery naguhamagaje nkongomani rero ntabwo ari inyagana ubundi urongera uramamagara ku nshuro ya kabiri ndahandi hantu ngiye kubona nitaba nimero Erega ntabwo nari nzi ngo iki no gutya ngo ntabwo nari nzi umwuga ntabwo nari nzi akazi ukora kugeza aho naje ukamenyera ndavuga ndi I will respect sinzongera kuhamagara without umva no it's not about that akuze kukinira ifoto mu kabintu bya danje nta bya danje akazi nkora ndica ndiba daruka muri ntabwo wiba manza wumva urumva ngiye numvaga nari nkuzi kuko nahamagara mu yango tutu n'abandi bashuti n'abandi bantu ntabwo nari nzi kuba bize ku rwego kubaho bize ku buryo no kwitara telefone byari ikibazo gikomeye hanyuma rero uragenda urambaga yawe ikintu nakoze naravuze ngo singo n'umuntu umamagara udafitanye gahunda especially urimo arafata umuntu ukamushyira kuri platforms ziri public nka gutyo bitabanje kumvikana ntabwo tujya tuvugana muri inbox njye nawe ntituganire ntabwo tuziranye like that so nkuko iyo umamagaye nka kuri ukahita unshira kuri kwa rubanda uri kumbaza ibintu ntaza wiva naho bijya
sinzi icyo ushaka kugira ngo ngeze musubize muri gutya make ndakubonye agace ndakubonye Isimbi ngize amahirwe yo kukubona mfite ibyifuzo bishaka kugusaba ariko nanjye nibampereza ngiye kubatama harya ngo batanga nanjye nibampe nanjye ndabasabye literally like thank you so much. I don't even know how to withdraw this thingy. No. Tugende gatoya rero Isimbi. Anyways, yeah. Birayo ni nanjye. Isimbi. Urakoze shuri. Ikaba muting amike yawe ugatsindwa n'Imana impimana ikumpushe. Ugakoshwe n'imisi. Muting amaze kwigisha. Muyango uri hehe Muyango ngwino hano. Muyango uyu munsi uraza kwishima I know. You today will be happy. Isimbi ntitaye kuri negativity z'abantu buragenda umuntu w'umusirimu urumva nuko mutanze ko umuntu w'umusirimu sinzi maybe I can be your type but I don't care ntabwo nshaka kumenya sinshaka kumenya ibindi icyo nshaka kumenya ni Isimbi iri jambo maze igihe kirekire nifuza kuri kubya ariko narakubuze nuko kwigira offline ngushaka icyo gihe ndashaka kugira ngo nyine niki Isimbi imbere y'abanyarwanda 2200 ndashaka kumenyesha yuko ukunda wanyemerera ukambera mutembasoni ukareka kuko ko byagenda kose mu muco nyarwanda uzashaka umugabo wanyemerera ukambera umugabo baraza kumanura sa nk'upfuka gato exactly yeah like that bombo class abantu bunye wivu wa Jino umwana ateye neza ubabaye ngo mutenge ibicupa bicuritse ndabizi mugiye gushyira comment ngo shushu thank you Isimbi wanyemerera ukambera tugiye kwinjira muri Is Valentine's Day unyemerere nkubwirira imbere y'imbaga y'abantu nkana gutya umpurukundo I'm in love with you nje gufatira imbere umugore nese ndaho urukundo umuntu ntazi n'isura ye banze twereke ukuntu usa twaze turebe niba nta twagukunda bigashoboka ndi umusore ntundebe gutya Isimbi ndi umusore kamwireke yavuze ko ukunditse ndakunditse uyu nguyu sinzi n'uri kumbona njyewe nta kibazo mfite n'umuntu muzima this is Godfather please urumva unyemerere urumva ngiye gusabye urukundo ndagukunda narwaye indege urihangana nshuti yanjye already ufite umugabo oya se ndakubujije abagabo ngiye abanyafrika ntabwo nashobokana nabo maybe bamwe na bamwe but umugabo wanje uri umugabo already uri like ibintu bavuga ngo open mind no you have to be like widely open minded like your mind has like gomba kuba yarapanutse kugira ngo nyumve twumvikane bavuga ngo you have to be open minded no ugomba kuba warapanutse mu mutwe ku buryo upanuka mu mutwe hagakwirwamo kumva ko wagiye ku kazi ngasigara mu rugo gutegereje wagiye ku kazi ukagenda ugakorera shift ziriya mukora ugakorera shift ngategereza madame agasanga ndamushirije tuza avuye ku kazi uri seriyeuse gutyo byakira none se isi ko mu bintu byubaka urugo okay ndi seri ibyo nzabikora ariko ko mu bintu byubaka urugo n'umugabo kugira ngo agaragare mu rugo ko ari uko akora atera akabariro neza agakora akazi ko mu rugo neza Isimbi mbwira ukuntu uzaba uvuye kuri shift hanyuma nkaza tunyadufumbatana ari ikintu kimwe njya nibaza mu buzima bwanjye kubera iki buri muntu wese unganije bashaka kumbaza ku bintu by'imirongora n'imiswerano ni ukubera iki nta kindi kintu ushobora kunganiza no wikoresha iryo jambo ukabyara hari impamvu nari nkubajije gutyo ni imirongo kurongorana ikinyarwanda byita ngo kise tubivuga kurongorana ntabwo ari ikinyarwanda tugaruke ku buzima bwa buri munsi n'ibyo tubireke tuganire kuri no nuko yako ni buri gihe cyose nicyo kiganiro no bashaka kuzana ibintu ntabwo nza kubikuganiriza na kari gace uri murambaza tuba tugomba kuganira ngomba kuganiriza ku kazi kawe ukora Erega ntabwo mfite akazi kamwe my friend I do a lot of things ukora iki I just don't do one thing. What did you do for a living? I do a lot of things for a living. Then we want to know what you do.
a lot of things. Which kind of Kaya ngo kugira ngo zanga ntagiye gusobanura kimwe kuri kindi kuri kino ngende ntagiye kubwira ngo amafaranga se kugira ngo bigende gute. Rwanda Revenue ntere. Yes. Uri kubyo mukuru uri bashaka kunjijisha wowe. Ubwira rugura amafaranga nta Eva ni handi. Uri umukobwa wa rwiyemezamirimo nabonye ukodesha amazu i Kigali ukongera ukagira ama Airbnb, which is okay. No, I don't have any Airbnb in Kigali. Not anymore anyways. I used to have one but not anymore. You used to have it, right? So, yeah, I used to have one but urumva ko ngukurikira so urukumva ko nimwe mu mirimo narinzi ukora naringiye kuvuga ngo n'abantu badukurikira ni 2500 tugerageze dushake abakiriya bazi Kigali bakurikira banabikore banakugane network aseka neza te nafite byo kuba visit so nukuvuga ngo aya masaha nta business kujya musenyitire ubu nta business y'abanyarwanda ihari hano mu Rwanda. Of course I have businesses other nta business abanyarwanda twakoramo abakiriya ufite kano kanya. I don't think so. Isimbi umaze kugera mu myaka y'ubukure ugeze hafi imyaka 22 hagati aho ngaho ntabwo nzi imyaka yawe urateganya gushaka umugabo tugataha ubuke nko twabonye kwa Miki byagenze ejo bundi nk'icyamamare regura umustar Republic figure umugabo ntabwo ari ikigereranya cyo kugira ubuzima bwiza mu buzima kandi ntabwo ari intumbero y'ubuzima bwanjye. Umugabo ndamushaka kano kana mukeneye namubona. Umugabo se ni ikirego umugabo ntabwo ari prize. Umugabo ntabwo ari cyo gisubizo cy'ubuzima. Ntabwo ari igisubizo cy'ubuzima. None niba atari igisubizo cy'ubuzima kandi umugabo ari kano kandi nta kintu ndumva. Umugabo ni igisubizo cy'ubuzima niwe Imana ikoreramo agatera ntabwo ndakabyara agita ubuzima bukabaho. Ni gutu twambura ubasha twahawe n'Uwiteka ko tutari igisubizo cy'ubuzima kandi turi igisubizo cy'ubuzima. Okay, niba ariko bivuzwe nyine ko bimeze ngiye gukora ku mugabo ntabwo ari igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Ashobora kuba ari igisubizo cy'ubuzima bw'abandi ko ntabwo navugira ngo igitsina gore muri rusange but kuri njyewe ntabwo ari igisubizo ntabwo ari cyo igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Aya masaha uri Kigali se umugabo igihe cyose namushakira namubona ntabwo umugabo ari igitangaza. No turi bitangaza. Icyo nari cyo kubaza uri Kigali utuvugana njye mba mu Rwanda ariko uba mu Rwanda. Amakuru avuga ko nawe bakwirukanye nkuko birukanye se muhungu mu bihugu by'abazungu byaba bifitanye isano n'ukuri. Aya makuru ayahimbye umva shaka gushaka amatiku. Bavuga nahise ahimba amakuru barangirukana ye mbwira aho banyirukanye basi. Ngo mu gihugu wabagamo i Burayi ngo barakwirukanye ikihe gihugu nk'ibyo bakwirukanye aho wabaga hehe igero ragiye hehe wabaga henyira wabaga mu kihe gihugu nyine nawe sisi ufite amakuru se bivuge nyine wale tubere umuceri cyane bivuge byose kugira ngo ite nisobanura neza ahubwo kuko ntufite amakuru. Waratashye ntabwo uzasubira mu bihugu by'i Burayi cyangwa uzasubirayo ikibihe bihugu by'i Burayi banyirukanye mu kabya cyo wabagamo ikihe nyine ikwinikira wowe uzanye inkuru ati barakwirukanye mu gihugu cy'i Burayi ntabwo nshaka kwinjiramo deep oya kivuga icyo gihugu banyirukanyemo kugira ngo urumve ngo ni ikihe. Muyango ngwino hano uretse gato Muyango ngugiye he garuka ntabwo bakwirukanye. You guys are so funny. So mu Rwanda isi erega reka nkubwire ikintu nubwo abantu bakuganiriza gutya cyangwa ukabyumva uko wowe ushobora kumva ko maybe dufite amatsiko ariko wazanye intare mu mujyi ugomba kubyakira. Abantu baririmbye hip hop ba mbere mu Rwanda barabasekaga ba Bruce Melody bakabaza ngo muceze zanga batumva ko muzika ushobora kuyishura turi kumwe ntabwo abantu bumva ko bagomba kureka ntabwo bumva ko bagomba kuva muri minibus urumva ngo ko bagomba gutega Uber cyangwa taxi voiture. Ibyo ni inzaduka watuzanye no wazanye intare mu mujyi. So rero niba mvuze ngo n'umuntu wese n'ugiye mu munyamakuru ya blogger ugiye kuganiriza kwaza kuri iki kintu you have to understand urimo kumva uza mu legend muri iyi career muri iyi kariyere yawe turi kumwe tugiye kubara ngiye ntabwo mfite mindset ntabwo umutwanje wagutse ko ndo wawuvuze ariko uragutsemo gato kuko by the way nanjye uza ubundi niba hari ukuntu kuko nta kuntu wazanshakira akazi
like bro ngomba kuba nyine hari hasi wihagazeho neza se na kwa prayinga ntibakoresha imiti sinaza na putu y'inyamirambo. Ntabwo aricyo kibazo ni size. Okay, mbwira inches zingahe? At least 8 and above. 8 and above. Okay, so hari kumara umwanya muri biramataranga? Umwanya kubera ko haba harimo ama cut and action menshi uranaruhuka ntabwo ari ibintu byadanje. Uranaruhuka. So bivuze ngo it's just size matter, ni size gusa. Size matters, also performance matters. Nyine performance wise. Nyine acting, not acting. Nkuko nyine wajya muri film ukactinga ukajya muri role ukayumva neza. Hari ngo mu Rwanda baremera gutanga license ku buryo Rwanda twari yakorera. Wapi igihugu cyonyine wenda nzi kibi support ni South Africa. Muri Africa. Ariko bizaza kubera ko ni honestly speaking ni industry mu mafaranga nkuko wenda wavuga Hollywood or the movie or music industry cyangwa se food ndagweza nk'urugero rworoshye urabona ko mu buzima mu kuntu ikiremwa muntu cyaremwe n'Imana dukeneye ibintu bibiri mu buzima kugira ngo tu surviving muri iyi si dukeneye kurya no kubonana nyine n'imibonano. Kubera ko imibonano niko abantu ba procreating niko abantu bororoka kandi nanone biranagira ni ibintu nyine bikeneye mu buzima bwa muntu kuko ni ibintu byahozeho guhera ikiremwa muntu cyaza kuri iyi si. Kurya ukeneye kurya. Yego. So izo industry ko ari ebyiri, food and sex ni industry ziri profitable kandi zahoze ziri profitable guhera izi yatangira zizaba ziri profitable guhera mpaka n'igisi zarangira kuri na generation ijana zizaza twara maze kuva kuri isi, it will still be the same thing. So ibihugu byo n'abandi bihugu byo mu mahanga cyangwa western countries bamaze kubona ko bundi abazungu ikintu bakundira ahantu hari inyungu barahabona bakahita bahataka byahatari cyane kandi so ikintu bo bakora gusa nuku gutaxinga ariko nanone in return for taxes bagomba you have to receive protection nk'ukuntu n'undi muntu wese ya receiving a protection mu gihe yishyura taxes. Urumva nta kana kanya wenda umuntu yamuhotera ngo ngiye kumurega kuri polisi wenda ni nka Belgium ndi nka Brussels ngo ntibanyumve ngo kubera ko ndi muri industry kandi nishyira imisoro is not going to happen. Nk'ukuntu wenda umuntu waba wenda ufite akabari yahohoterwa kubera ko yishyura imisoro kandi ari muri part of entertainment nkajya najye kurega ngo ntibamwumve ngo afite akabari. It doesn't work like that. Yeah, let's go back on your work. Kano kazi kanyu musaba license, mufite license? Yeah, you do. You actually do register. Registeringa. Ushaka kuregisteringa like a personal earnings or personal income. Cyangwa se ushobora no kuregisteringa nka company. Bitewe n'uburyo nyine wakira amafaranga n'uburyo uyabona mu buryo butandukanye. Kuko amafaranga muri industry ntabwo ari mu buryo bumwe gusa uyabona, mushaka kubona mu buryo bwinshi butandukanye. It's not just one way of making money. So uraregisteringa business nyine ahantu kubyumva byemewe, ukaregisteringa uko nyine waninga niko bagutaxinga. If you earn more, you get tax more. Isi nk'ubu bigenze gutya by mistake ugatwara inda kagutera inda. Ejye ngibyo ntabwo ako sibye mistake ni ibiki. No, it can happen. Wewe uragenda ujya ku kazi ukajya gukora ukavuga ngo we are going to make a mistake at work. Yeah, no, mistake at work. It's possible. Bijya bibaho njya mbyumva. Nta muntu ndagana yambwira ngo byamubayeho. Ariko ikiza cyo muri biriya bihugu nyine nkubwira byateye imbere kandi abantu bapanutse mu mitwe yabo. Igihe bibaye inda y'icyumweru itumenya ko yifite bayikuramo niko kunywa amazi bikarangira. Muri okay umbabarire muri video zawe ndabonye urukumva bakurangirizamo none ndabaza
yigo ngenda vuga amazina yabyo ko okay umuntu uri anga hano amasaha yagiye umuntu ufite umwana namwigize hirya uwo bibangamiye agende atumukike mumvire kuri pano if you cannot tolerate turimo kuganira ibiri biba mu buzima busanzwe mu bintu niboneye n'amaso yanjye ariko nanjye batanga gifting I'm not going to talk I also need to receive gifts guys mumuhereza ama gifts I'm not going to talk kumenya ufite ukuri bakugiftinge kabisa guys we need down if you guys are not going to gift me I am not going to talk kuko uri kugira ngo ndikure interview man uri kunyinterviewing for free batangiye kugunda gift me yeah nawe muri nta kindi kirongera gusubiza uyu guys otherwise okay tumugeze ku tumugeze ku bihumbi 10 tumugeze ku bihumbi 10 utwo duhumbi 10 aizu wakabyara wita kuri baba ari ibintu byinshi akwe wundi ujya uryama mugabo njye nkubona kuri iboro 24/7 ntabwo ndyama isimbi ntabwo ngiye ndyama uruko nyumva urabona ikibazo dufite especially including nawe urimo kumva you have that mindset yo kumva ko urabona ukuntu tukubona turebe ko the way you make money the way you build tukubona mu yindi context yindi shusho ni social media niko batubona but I want to show something right here I do this as a work urumva reka mbikwereke gato kugira ngo birebe nari kuma nana profita gusubizamo abandi ime second ukuri kunyereka ari cyo rombaje buri mu kaya ndaje nkigusubize ntabwo nari mubaje warumbajije warebye damn it's not 42k I'm seeing over there 42k in 2 months the guy is making money. So this it's on ku muntu uyu n'umwana w'umukobwa mu Rwanda ntabwo ari ngewe ntabwo ndagira kuri urwo rwego ariko n'umwana wicanga i Kigali ukorera ayo mafaranga. So let's go back to the point. Ariko ku bantu batabyumva babona abantu bakoresha social media especially this platform. Iyi ni platform yakijije abana nzi abana bane umwana wo mu Ethiopia bita Fifi. They are making even $10,000 a day. Yaje akicara agafungura kamera they are talking with people agakorera amafaranga on this wowe ndatekereza amafaranga akorerwa kuri Twitch n'izindi platform n'izindi ndabizi abantu bakopeninga mind TikTok ikorite so ariko uko tukifita abantu umuntu ngo uraryama ngo iyimbura mukoro ihora kuri social media kugeza aho minister yampamagaye arambwira ngo ukoresha social media cyane ukora ryari ufite ubuzima ki but people have no idea turi kumwe ariko abangabo ndabareka ntabwo njya mbatera ko konte cyane ahubwo namaze kubarambirwa nirirwa mbahereza ndababroka tugaruke gatoya kano kazi kawe isi tuzi ko mu bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina urumva hari aho bigera umugabo umwe akakurutira abandi akakurongora ukanyurwa ukamusarira ntabwo mu bantu ugenda mu acteur mukinana ntabwo mukinana n'amarangamutima murarongorana bya nyabyo hariya ntabwo ashobora kugusoka rwoga amabondo ku buryo uvuga ati bizahiyo bijya amafaranga ndayaretse ni wowe ntabwo ariko bigenda urumva mwebwe mama bitekereza ukuntu mubyumva mu mutwe wanyu kubera ko nka kuriya of course like nka kuriya wenda nk'iyo nka company wenda yaguharenze cyangwa nanjye ubwanjye wenda ndimo ndashutinga nka scene yanjye mba mfite script ngomba gukurikira so mba mfite idea mu mutwe wanjye nshaka kugira ngo aba viewers bazarebe kandi bagure ni nko kwa kundi wenda abantu like they produce movie ariko bagaproducinga movie bafite idea yo kugira ngo umuntu uzareba movie hari nyine ikintu bo bashaka kugira ngo we azabone nicyo abona. Do you understand? So kuvuga ngo umuntu ngo murakoranye ngo feelings zijemo iyo muri hariya ni nkaho bari ni nka wenda ngira ngo wenda baba guteye nk'ikinya cyo kutumva nyine ikintu na kimwe kumva nyine umubiri wabaye inama ni urugero ndimo ndaguhereza kuko ibyo bintu ugomba kubyishyira mu mutwe ukumva ko yes umubiri hari umubiri ura reacting kuko n'igihe wenda ukorana n'umuntu of course nyine like of course mukiyumva namo ariko ibyo ngibyo ntabwo birengaho ngo because there is professionalism involved so you have to be professional no matter what
kubyumva kandi since ari ibintu biri very intimate kubyumva ni ibintu biri very intimate ugomba gusharinga an intimate time n'umuntu n'iki so ugomba nyine kugira boundaries kugira umuntu utagomba kurenga n'undi muntu atagomba kurenga kandi icyo gihe ni wowe nyine ugomba kubikora iki kudeciding igihe aho umurongo utagomba kurenga ariko ntabwo bivuze yuko wowe n'uwo muntu nyuma uwo mwakoranye ndi kuvuga umundi mu actor mwakoranye nyuma dushobora kugira contact mushobora kugira contact mukongera mukabonana mukavugana mukanakorana na collab mugakorana collaboration you understand collaboration like content collaboration mugacollaborating content hagati yanyu mwembi nk'aba creators tuvuge wenda njyewe hagati yanyu n'undi mu creator wenda twakoranye kuri scene iri professional uvuga ngo iyo scene ni scene ya company ntabwo ari scene yacu batwishyuye banyishyuye yanjye bayishyuye tuvuge wenda yisindi kuyikora n'umukobwa abakobwa babiri umutipe abatipe babiri bitewe n'uwo nyine uhari nyine ubu nyine nuvuga ngiye bampaye yanjye ayo nasabye ko ntabwo bishyura amafaranga amwe biterwa nayo wowe kuko buri muntu wese afite brand ye nuvuga ngo hari nk'abakobwa wenda bandengeje brand whereby ntabwo twasaba amafaranga amwe nanjye hari abo ntasa amafaranga nabo hari abatasa amafaranga kimwe n'ayanjye bitewe wenda nuko ngiye wenda ndi unique nko muri Europe I'm unique I'm dark skin I'm an African I'm curvy and nta wundi muntu abandi banyafrika kazi bahari benshi muri Europe ugereranyije no muri Amerika muri Europe nta birabura benshi bahari ntago pana birabura abanyafrika kazi bari active bari pro turi babiri gusa kandi twadan nyine identifying nk'abanyafrika ni njyewe umunyarwanda ndi umunyakenya kazi fuck contact yanjye biri mu maso 1 second so no kuvuga ngo igihe nyine mukoze nambara contact ndumva igiye kuva mu maso what the fuck what did you dress kuyambara kuko nambara marinette siyo nambaye marinette mba nambaye contact ndumva ivuyemo ivuyemo iranacika rimwe mpamvu numva iri kunjira mu maso kurya nyine biranje nk'iyo ndebye nko ku ruhande ikahita iyoba biranje na mu maso cyane ubuzambe ku maso yombi ku maso yombi so nahanga ngomba kuhita nyikuramo kuko ahanga nyikuyemo ntabwo ndi kureba neza ubu ndi kureba ibice niba we ufite nani ntabwo mwakabona kaba kari very clear kuko ni prescription like ziri prescribed ku maso yanjye oh my god ufite kandi sika kagasimbura kwa kayo kangiritse gutya ndadufite ndatuzana mu kanya ndadufite turara mu cyumba aka nakareka ngakoremo kugira ngo amaso yanjye abari okay kavuye burabo bwakabona ariko like karano ku rutoki sinzi biko kabona akabonye yakaragara Jesus ubu rero ntabwo like nk'ubundi kureba ariko ntabwo ndi kureba neza ntabwo ugira rinete ndazifite ariko ntabwo nshaka kuzambara tunakunda kwambara marinette none okay nambara contact ya contact that's the kabigira umwana uvuye kiruhura ntabwo binge bari kubyumva isiraguro anyways twari tugeze hehe twari tugeze ahantu utashobora kujyana na partnership cyangwa hazemo feelings n'umupaka okay nakubwira ati okay hagati y'aba creators natwe tugirana ama collaboration tuvuge wenda wowe uri umu creator nanjye ndi umu creator so okay uri umu actor nanjye ndi umu actor so tugakorana collab video ukayitwara nanjye nkayitwara ukajya kuyigurisha ku bantu bawe nanjye nkayijya kuyigurisha ku bantu banjye uretse gato mwe ubu ushobora gukora video zawe utazikoranye na ntuza n'umuntu ntuza utakoranye na company amafaranga ntabwo menshi nyakura muri company no company actually actually nkubwire ngiye na pro I would say na joininze the pro industry cyangwa se working with pro companies kugira ngo ngewe like when ni promoting kuri market y'abanyamerika kuko I was only working with American companies in Europe so nakuranye urumva amafaranga bishyura amafaranga makeya ntago bishyura amafaranga menshi kubera kuri kubyumva haje ama platform uri kumva nka OF nawe nyine nshaka kuyivuga mu magambo arambuye OF urabyumva
hari ubundi buryo bwinshi bwaje aho by abantu bakora muri industry bashobora kuba bakora amafaranga independently badadependinze ku makampani. Uko company for example company ni wanjye company wenda bwati wenda shaka wenda 5,000 barabimpaye kuri scene sibyo bitanu byero barabimpaye ariko iyo ni video izagurishwa remember ni video izagurishwa I'll have to sign my rights away. I have to sign the rights away to that video ko izagurishwa ubuzima bwanjye bwose na nyuma y'ubuzima bwanjye. So ngo video nakoranye na company izagurishwa imyaka yose y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho na nyuma y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho. Kandi wowe 5,000 bampaye bazankoramo nka miliyoni 5. Ariko zumva rero wewe wishakiye mu partner ukayupload ukayigurisha ukajya kuyigurisha. Ntabwo mwishakira. Na okay urashaka kumwishakira. Okay nagwaye nk'urugero rugoroshye. Ugiye kuri set muhuriyeho n'umuntu mugomba gukorana. Uwo muntu wenda murakoranye umwiyumvishijemo kandi unabonye yuko wenda nawe mukoranye umugurishije ku bafanzi bawe ariko urabizi mubanze mu gifting mbere yuko nkomeza. Gazi twagiye twumve n'iryari bashobora bagutemo gazi mu mutemo giye mfite amatsiko mu mutemo nkeneye kumenya byinshi isi babarashaka ko kunywa bagutemo ntabwo nshaka wamugana iyo abe right gazi mu mukandeho tugere muri kizo nabo mwabisimba mu mukande ibintu bifatika mu mukande ibintu bifatika tumugeze ku ariko abantu barambye ngo bandambiwe reka black abantu be bandambe reka nigendere ninde uvuze ngo yakurambye ngo badambiwe hano uruvuze ngo sinzi ngo yadambiwe we reka muboroke Isindi ndamukunda cyane anoze ko tari gusamiza abagukunda ukalebiza abakurambye oya abankunda ndabibona nanjye ndabakunda cyane abashiriye ahubwo rekana n'icyo kigori reka nkubwire you know what bana nafunga comment yacana rekana n'ibyo bicucu reka nkubwire you know what like hari nk'ibintu biri very like nk'ukuntu nyine rwango ahanga nyine ni nkaho nyine like naza nk'ibitangaza hari nk'ibintu like seriously udashaka gusobanura mu Rwanda ngabyumva bite n'ukuntu wenda wakuze. Thank you so much guys, thank you so much. Bite n'ukuntu wakuze na environment wakuriyemo na mentality ufite n'ukuntu nyine wowe uyumva mu mutwe wa n'ibiki hari ibintu udashobora gusobanura umunyarwanda ngabyumve nkanga bari kugira ngo nyine wenda baze biyumvira utuntu k'udutiku n'udutiki ariko kubwira umuntu ngo reka nkubwire for example urebye nk'abantu like baba bari muri DMs bambwira ngo ndashaka gukora nk'undangira ngo ama connection. That's not how it works. Kaira none imagine umuntu ngo give me connection ni no muntu ushobora no gusobanura ibintu nkagushi nyine ntabyumve. Nkagushi ndimo ndakuganiriza nkubwira ukuntu ibintu bigenda process. Nta nubwo na wambere mbisobanurire nje mbisobanura cyane ndambisa no kuri live ya Dumba mbisobanura gutya mbisobanurira abantu. Ariko ntaga abantu bumva. Umuntu atorama akantu kamwe cyangwa tubiri akahita ajya muri DM yawe ngo nasi ngo wamaye connection ngo nasi ngo wamaye nimero ngo nasi ngo wamaye ngibiki ngo nasi ngo byagenze gutya. I'm like that's not how it works. You know, so ari nk'ibintu njye numva like sometimes ni nko ku ni nko kugira tu like nyine ni nko gupfusha ubusumuka kugira ngo usobanure ibintu abanyarwanda batumva. You know, to society nyine very ibingibi nkuko dukurikiye tureke umuco w'abanyarwanda tujye umuco w'abanyafrika niba baravuga ngo ibingibi nko kuzana intare mu mujyi isi mbere yo ufata umwanzuro buretse gato Hello bite ni byiza gutfa ni gute uhamagara umuntu utabanje kumusaba uburenganzira bwo kumwandikira nibyo sibera ari kumpora mu kanya you have to write the message ukabasaba umuntu bari disponible ntimugafata telefone y'umuntu ngo muhamagare muhurutura gutyo stupid dukomeze dore ni nk'ibi sibera ari kumpora telefone kuri video call nawe ariko nawe ni gutyo uhamagara umuntu ukahita reka ngiyewe no listen to me I'm a blogger muri abastar when I call you like that niyo mpamvu ngo uhamagara akakubwira ngo ndi live uri disponible niyo mpamvu niba ugiye ukaba ramwe ngo ndi mu murenge reka nze kuvugisha kandi uhita unahamagara uramvugisha so kubana n'umuntu nawe kumva biba bitandukanye. Thank you sorry mu mukandeho ndashaka kugira ngo agere ku bihumbi mu mukandeho ndamushaka ku bihumbi 10 ndamushaka ku bihumbi 10 isindi ndamushaka niyo umuntu uri open uza akaganira ubuzima bwa Isimbi ni urwandiko reka dukomeze tuganire isi
wowe mbanza umbwire kugira ngo ufate iya mbere uvuga ati kama mbaya n'abanyarwanda babimenye urimo kumva njyewe mfashe uyu mwanzuro twari tukuzi tukubona bwa mbere twakubonye nk'umuntu wari uteye impuhwe umwana w'umukobwa urwandiko ujya muri Miss Rwanda urabyibuka isi kavubaze reka tuvuge ko uyu niwo mwuga wari wahisemo byari kugenda gute iyo ujya muri Miss Rwanda ugatsindira ikamba rya Miss Rwanda warangiza ugafata iyi nzira yo kujya gukora uyu mwuga wambaye ikamba rya Miss Rwanda kandi muri Miss Rwanda habamo ibi bintu bikurikira umuco ubwiza n'ubwenge ikamba wari kurisubiza iyo uza kuba Miss kuko byarashobokaga kuri mwiza urarambutse icyabuze harasi niba bakuvanyemo ariko yo winjiramo wari ufite amahirwe yo kuba Miss bwira ikamba wari kuri wisubiza kugira ngo ujye gukora kano kazi umuco wari kuwica kuko ntabwo umuco ubyemera byari kugenda gute urumva ntabwo wamenya ikintu ntabwo wavuga ku kintu kitigeze kibaho ubwo iyo biza kuba byarabayeho iryo kamba nkaba nararibonye kuko bivuga of course maybe life could have been different my path could have been different so even ni path nafashe ntabwo ari path natekerejeho back in 2019 ariko uretse yuko even back in 2019 nza muri competition na Miss Rwanda nari mvuye muri South Africa and I was also in the same industry narabyinaga kubyina no gukina narabyinaga muri club muri South Africa in Cape Town yego so it's literally the same industry just different categories niko nabigusobanuriraga abakobwa babyina se hari aho bahura no gukora ibyo Uwiteka yahaye umugisha ibyo byose birashoboka ariko se we nawe ntukigire igitambabuga cyane ngo ukabye ibintu byose birashoboka mu buzima ariko icyo hari nko mu maclub nk'aya ngayo haba hari security haba hari nyine ntuza haba hari plan y'ukuntu ibintu ugomba kugenda amafaranga agomba kwishyurwa uburyo agomba kwishyurwamo umukobwa agomba kuba afite security n'ibiki kubera ko of course like club igomba protectinga of course nyine bagomba gukuraho percentage hari percentage bagomba gukuraho ariko nabo nyine in exchange nyine yiyo katubahaye nabo bakofaringa protection byumva mu gihe wenda ushobora kugira nk'ikibazo ukagira ikibazo n'umukiriya uko birashoboka cyane umukiriya ari mpamvu kuziba bashyira ababawutsa cyane rwose ibintu byose birashoboka mu buzima ku buryo n'umukiriya ashobora no kugusohokana kuko habaga hari nk'amafaranga umukiriya agomba kwishyura ukumva nyine biri premium niba wenda umukiriya wenda ayishyuye wenda nk'ibihumbi 10 wenda club irakoraho 20% utwara 8 ariko muri uwo 8 byibuze ugomba gukora nka 5 nanone ugahereza umubawunsi ugomba kuprotecting uri kubyumva just in case wenda ari ikibazo kibaye so ni ukuvuga ngo ntabwo naje already ari naramaze gutangira muri industry nayo ntarajya wenda mu zindi kategori wenda nk'izo ndimo kano kanya cyangwa se nizo nshobora no kuzazamo imbere zira ko ngiye even as ambo wenda uracyafite gahunda yo kwagura umwuga kuwagura no kugira business ngiye none ngakora amafaranga nyine nkabikora nkagira like company yanjye as well niba nkumvishe neza uracyafite hari urundi rwego utarageraho uzageraho rurenze urwo twabonye exactly uruhe ku buryo uzaba nka ntuza uzaba nka producinga movie zanjye nkaziproducinga nkagira company yanjye nkagurisha ibiboro byanjye nanjye nkagira rights kuma nta kazi katagira ingaruka aka kazi ukora aka kazi tureba kawe aka kazi kagiramo ingaruka hari ibibazo biba muri aka kazi ni ibihe kara kazi ibibazo niba abantu muri imbere ya kamera mukabikora tureba ingaruka zo muri aka kazi kanyu nakahe ni izihe nje navuga ingaruka twirengagije wenda ibintu ingaruka wenda byakugira wenda personally kuko buri muntu wese ibintu bimwafecta ku giti cye ibintu ubwo dushobora kuba turi gukora ikintu kimwe ariko icyo ngicyo we kikakwafecta ku buryo ushobora kuba wakora iki wenda wana kwigirira nabi ukikata cyangwa ukikora ukigira nabi hari n'undi bishobora kumwafecta n'ibintu bikamwafecta wenda atarya cyangwa se kinywa cyangwa n'ibiki ariko buri kintu cyose nk'uko bivuze kigira ikintu cyose ukora mu buzima uko byagenda kose n'akazi gasanzwe ka buri munsi nako karakwafecta kubera
you know, it's mentally exhausting to work every day and to work, you know, the same thing every single day. It's very exhausting. Ariko ikintu cyose ngiye kuntu mbibona, ikintu cyose iyo wamaze kugishyiraho umutima kandi ukakibona nka business, ntukegereze umutima cyane kandi nano ukakibona nkaho ari ikintu ukoramo imibereho, ariko igihe cyose ushobora kuba wakora iki wanakireka kikagenda ukaba watangira ikindi gishyashya. Icyo gihe wamaze kubyishyira mu mutwe mba numva nyine sinzi numva nta effect cyangwa se nta effect nyinshi byakugiraho, cyangwa se wenda ugere kuri level yawe ushobora kuba wakwigirira nabi cyangwa niki. Igihe cyose bishyize mu mutwe ukavuga turabizi ngiye ngibi ngiye kubikora, akazi ariko kose mu buzima ntabwo ari akazi kamwe, ni akazi ariko kose ngiye kubikora impamvu runaka, ngiye kubikora igihe runaka, nimara kubona ngiye kubonamo nzavamo nkora ikintu gutya na gutya gutya na gutya. Sosiyete nyarwanda yakwakiriye gute? I don't give a fuck. I don't care. It's okay, you don't give a fuck, I know. Ariko societe yakwakiriye gute? Ndaguha urugero, I will give you example. Me too, I can say I don't give a fuck. Community mvamo, urimo kunyumva? Society mvamo ngiye mvuki Masisi. We are people, turi abantu baceceka. Mama nanjye avukiye Masisi. Rega nani umunyamasisi hello? Munyamasisi wacu. Reka ndakwiyamye isimbi ndakujijuru w'ikibungo. Buru w'inyamasisi. Kare ndakubujije. Uw'ikibungo ni data, ariko se buretse gatasi kuvuga amagambo menshi. Mama ni umunyamasisi. Okay, niba utabyemera umunsi umwe nzagushaka mbikweme, nzamuhamagara mama umuvugane anakubwire naho aturuka kugira ngo byumve neza. Okay. Ari byo tujyana muri Kongo, mama tujyana muri Kongo. Ni muri Kongo Brazzaville, ntabwo ari muri Kongo y'Iwanyu. Oya, eriko. Okay, reka tugere gasubira nagiye kubaza. Nari ngo example nanjye ina community muri community mvamo ntabwo the people bacecetse urukumva kubona yukimya baremera bagapfa na urugero umuntu aremera agapfa, abantu barapfa, abantu baragenda n'abarwanyi, niba wumva ziriya ntambara abantu n'abarwanyi n'abantu bahaguruka bakarwana nizo ntabaze mu kuzibona, ariko n'abantu bari kimwe ntabwo bavuga, baraceceka bakarinda bapfa n'inyangamugayo ntibavuga. Niba ufite mama wawe wavuyeyo urabizi byo kuvuga. Baracecetse ufite abahokre bawe n'abantu batavuga n'abantu batazi kuvugira mu ruhame. So jusqu'aujourd'hui hari abantu bagera bakavuga ati Godfather wavutse ni gute wisanze urakasa mutwe gute? Ntabwo babyakira. So wowe umuryango mugari nyarwanda urumva wakiriye gukina pornography bro, isi video igasohoka urukumva, iya kabiri gasohoka, warangiza ugakata ugaca mu mujyi wa Kigali ukagenda neza bie anagenda nkajya downtown ukagenda ugahaha nkajya kuhaha cyane rwose. Nge ntago ari wabona ngo ndihishahisha moto ndayurira bakanambona bakamvugiriza induru ngo ntabwo gukina porno yicaye kuri moto. Ntacyo uretse gato nyine ubwo nyine nkuko baraza bakavuza induru. Iyo uri muri Kigali, tugaruke muri Kigali ngiye kwaka service, ubushize navuganye nawe uri ku murenge urabwira ati Godfather agiye ku murenge kwaka service. Umva ujya kwaka service nka Honorine bakuzi ku buryo abana bakwakiriye ntabwo ndogo ni Noeline please. Nanjye wanyisubira muri ahantu uzabimenye nzabimenyera urumva cyangwa nyitisimbi ibintu bya Honorine ntago mbirimo bro. Ihangane nanjye wanyisubira muri ntari we urumva ndihangana nawe ndihangane. Ariko ubu ntabwo ngikwita umunyamurenge nabizi ko umunyabasisi, nanjye ntabwo ukinyita Honorine, ntabwo ndo Honorine please. No okay, ntabwo ari Honorine no. Isimbi ukajya kumurenge hariya ukicara imbere mu rugero rwa service urimo kumva iya kwitegereje bien. Okay, wasubiye mu Rwanda. I'm not being stupid, ntabwo ndi kugira wasubiye mu Rwanda bakwakira gute? Ibyo bintu reka bikubwire rero. Ibyo rirashaka kubivugaho gusaba service muri leta, kujya muri banki n'ibiki. I'll tell you this. Ejo bundi ngiye kubaga story gato cyane, ntabwo ndi bujye kure kugira ngo uhite nkubwira nyine like nuza experience ngira no gusaba service
cyane mu biro bya leta cyane nko mu mirenge mu turere uri kubyumva nyine ahantu nyine aho ngaho kujya wenda gushaka umukuru w'umudugudu w'ahantu wavukiye ibintu nk'ibyo ngibyo uretse wenda ko umukuru w'umudugudu w'ahantu navukiye iwacu Rwamagana nzi ari n'umuntu wa kera kandi nawe ari kavukire ukubyumva ntago ari umuntu wenda wavuga ngo arajya kumaza ibibazo byinshi uw'umurenge nawe aranzi ahubwo w'akagari w'akagari n'umudugudu baranzi ahubwo uw'umurenge ni utanzi noneho reka nyane njye gusaba serivisi ejo wenda mu murenge w'iwacu ngereyo gitifu noneho njye kumwoherereza dokima kuri WhatsApp ni mwohereje dokima kuri WhatsApp ahita abona profile yanjye ngo uwo kandi ndi kumwe na mama na barumuna banje babiri twaje gusaba serivisi uri kubyumva nta nubwo yifashe imbere ya mama wanjye itavuga ngo se bana burine ngo sone nakuyobewe uribazaga ahantu nkuzi ngo ntago aho executive secretary w'umurenge uri kubyumva muri make ni ukuvuga ngo ntago bajya bashobora gukora iki ntago bajya bashobora kwifata ngo bamenye ngira actually bijya bibazo cyane nuvuga ngo executive w'umurenge akavideo kawakibitseho muvisa warazifite sinovuga ngo ni mubi guhera n'icyo gihe up to now byasabye ko mweza message iri very mean message irimo ubushizi bw'ishoni bwinshi kugira ngo umugati please sinshaka kugira ngo ngewe ngende njye kukoreka kubagukuriye mbabaye ukora iki wiyubahe kugira ngo nanjye nkubahe wambaye impeta irashashagirana ahangaha none baba za mpeta zishashagirana cyane wambaye impeta ishashagirana cyane uri murambaza ngo nguza nguri ufite ngo ufite ofu ngo mbese ngo ntuye nguzo ndebe ngo mbese ngo ntuye nguzo nsure none se ngo biki gutya none se ngo ukambwira ngo heshu ngo hello shu ngo hesheri after fuck gitifu uwo nyine ni umwe ntabwo nakubwiye narakoze boka ako sha umusige nzabakorera bitanga njyewe nutiyubaha nzakubahuka my friend gitifu oh my god actually I swear niba ari recording oya kuri coding ngaho ni ngombwa byo ukimbajijeho ikibero cyo kuvuga ngo gusaba service ukimbajijeho nyirwaye mpora mbivuga buri munsi ntanjya gusaba service kugira ngo like nta nubwo bashobora no kwiyoberekanya nkaho batanze you understand je numvaga bashora imitereto imiswero uko nyene nabikubwiye ndakubwiye ngo ntabwo nshaka kwinjira mu biro by'umuntu no tuvuge wenda turi twebwe babiri uretse wenda abagore bo ntabwo bajya bansagarira wenda abagore bashaka ngo I love you whatever ikintu nkundira abagore ntabwo bansagarira umugore ashobora wenda kuza kansuza no yanabona wenda ntabirimo cyane bya akaba yabyumva akaba yakomeza umugabo ataguhamagaye ngaguhamagarire kure ngo simbe we ngo no we I'm like tuza gato muri banke urinjira ukajya kuri tera umutera urimo uraguhereza amafaranga ndi kubikuza kuri konti yanjye ku majyo amafaranga arimo arabikuza kuri konti yanjye uragize ugatangira kunzana imitirizo n'imiswero umbwiye hanyuma no kuri banki umutera umwe ejo yarambwiye ngo sha ngo amafaranga ngo caje ngo ni menshi ntise nangaye ngara amadolari ngo nabonye ngo narindwi ngo natandatu ntise ko nkora muri banki ufite amafaranga ariko urumva mba nagize kujya nyine ntago nshaka kuba rude ariko imagine atela who is counting my money from my own account amafaranga njye nakwishyura uwo mafaranga uri counting amafaranga yakwishyura imyaka 2 urimo urayampereza uri kubyumva ari kuva kuri konti yanjye uri umutera urimo urambwira ngo amafaranga ngo yishyura ngo kuri off yanjye ngo ni menshi ngo amadolari ngo ni menshi niko ujya kumvugisha kuri ubundi unzute mu bundi like ubundi how do you even know me uko amazina ari ku byangombwa byanjye nta nahure n'amazina ari kuri social media yanjye so how do you know my name so why thank you guys niye mpamvu urimo thank you Rachel niye mpamvu urimo uramamagara mu izina ngo Noeline ndimo ndabikuza amafaranga muri tero kambira ngo amafaranga ngo nishyuza ngo kuri wifi ngo ni menshi urumva ibyo bintu birimo ubu professionalism kweli barangura mu mutwe barangura
tugaruke gato numvaga aba bantu wenda muri service batungurwa cyangwa niba bari kumajije kuri umuryango nyarwanda ukuntu wakwakiriye nabo usaba service numvaga biriya bintu ngiye wenda batungurwa n'umwuga wawe kumbe n'abagitifagira gutya akavuga ati narakabonye none how are you doing wapi na gutungurwa ntabwo ahubwo uzese ubwire ntibatungurwa ahubwo batekereza yuko kubera ko wenda nk'uko navuze societe nyarwanda cyangwa societe nyafrika batekereza yuko wenda con nashaka kuvuga mu cyongereza con ari ibintu bisa nabi biri dati ibintu bisa nabi ibintu bidasuye bisa nabi ubibona nyine bisa nabi ukabona kamera ntisa neza ntihanaguye ukabona ibintu noneho babona wenda nk'izo video wenda nka video mbana koranye na company ni video man ziba ziri baba bashutinze professionally haba ari cameraman sound guy ibintu byose biba biri ku murongo nanjye ibyo nikorera mfite kamera yanjye editing I have a whole fucking editing like I have everything mfite a whole filming set and everything noneho babibona gutyo ariko byumva noneho babona wenda ko wenda ntari mu tuntu nyine nk'utu nyine twanu nyine tugambo ndi hano ndi hariya cyangwa se kwa kundi uje kubona kubana wenda ngo bimwe ngo mu ya magroupe ngo baratanamo noneho wenda bavuga ngo baratama ibyano werinde na werinde batamo bagasanga barabibonye cyangwa se banagera kubisanga ku yandi ma website n'ibiki noneho bambona amaso ku maso bakumirwa kuko nyine babumva ko ari ibitangaza ntabwo bumva ko bambona mu Rwanda babumva ko ari ibitangaza bumva ko mba hanze ibintu byose mbikorera hanze ariko byumva which is good kandi nakuri nabyo nanone simba hanze ariko ibyo nkorera ntabwo mbikorera ahantu hatemewe ariko byumva bikorera mu bihugu byemewe n'ibihugu nyishyura b'imisoro n'ibiki ariko byumva noneho bambona hano mu Rwanda bakaba surprised tuvuge nagiye nko mu murenge urumva ngiye ku murenge ngiye nyine nambaye wenda ipantaro ibintu bisanzwe nambaye ibintu bisanzwe n'iki ariko ntabwo uburyo udashobora kurecognizinga face yanjye one way another ahubwo ushobora kumbona ntumenye neza ngo nzi hehe wenda bitewe nuko ndahora mbona ahantu hose noneho wenda nkavuga cyangwa se tukagira nk'ibintu tuvugana ukahita wibuka noneho ko ari ahantu nzi aho nzi ukahita uhamenya noneho wambona n'ukuntu nsa ukatuvuga ati kumbe kakana ngo n'ukuntu bamwe benshi tabambye ngo ariko nguri mwiza nko kurusha ku mafoto aya mafoto ndi mwiza kurusha uko nsa kano kanya ndavuga ati okay urakoze cyane nta kibazo so ngira ngo ni like urumva ni barambona of course bakamara n'umunyarwandakazi n'iki ku bintu bitamenyerewe n'iki bakabona wenda utuntu twagenda dukora wenda mu buryo buri class I live good I take care of myself kuvuga wenda indimi zitandukanye n'ikinyarwanda ntabwo ari ibintu ngenda navuga ngo ni ibintu birenze kuko ururimi n'ururimi umuntu ashaka kwiga ururimi igihe cyose ntabwo ari ibintu byadanje uretse ko abanyarwanda nanone bafite uducomplication mu mutwe cyo kumva ko kubuvugwa icyongereza cyangwa igifaransa ari ubundi bwenge buhambaye nanone which is not true nabyo bikahita biba iyindi nyine kumva ngo nose muri gute ngo mvuge icyongereza ngo ntarangije ngo primaire ngo ntarangije ngo secondaire ibyo bigahura nuko wenda babona wenda ko wenda uyu munsi barambonye wenda ndi France uyu munsi wenda barabonye wenda ndi Toronto uyu munsi barabonye wenda I'm fucking in New York or maybe I'm fucking Miami whatever akibaza kakana iki ejo bakamara ndi kuri moto ndi Kigali nimo ndakurusa so kumva biracaga community cyane nyarwanda ndabizi biracanga abatabyumva ntago babyumva nabo bantu nyine bamwe na bamwe nsanga muri service runaka bamwe na bamwe bahago babyumva babyabayobeye babyabacanze ariko nanone kakantu ko kiradi ko kutiyubaha nanone kakahita kazamo akahita agira ati se tuvuge ati wenda hari ukuntu wenda nimero yanjye uyibonye we one way another ubona ukabona umuntu watangira kwandikiye hello how are you mbese can I take you out mbese gutya na gutya my friend wambaye impeta rimwe rashashagirana uri kumbaza can you take me out where are you taking me ninkubwira ati mfata tujye fucking Marriott tugende muri restaurant Marriott publicly urantwara wambaye niyo mpeta yawe urantwara tugende muri restaurant Radisson cyangwa tujye muri restaurant yindi isanzwe muri Kigali untware publicly untware kuri date urabikora
oya urashaka kuzi wanje kumanya inzu yanjye nishyura urugo rwanjye ibintu byose ngo urashaka kuzi wanje ngo kunsura uratsura zanyegereye abashyitsi uri kubyumva. Are you planning kuba aya masaha ubonye nk'umuntu dufate nk'abari abapartner ukabona nk'umusore dufate wenda nkandera nk'umusore urango mu Rwanda uvuga ati njyewe ndagushaka we can make a content mukorane content n'umunyarwanda why not aya masaha kazi Hell no. What do you mean? Kubera iki? Kubera ko let me take it. Ukavuga ati Isimbi, I like what you do, but ndi amini yanjye we can fit. Can we try tugerageze nanoneho dukore content. What do you think tumaze dukoze content? Nabyo tumaze dukoze content nk'abanyarwanda turi babiri. Thank you. Kazi mugeze ku bihumbi 10 tumugeze ku bihumbi 10 ariko se mwagiye mutanga ibeza ku bihumbi 10 ibibazo byose akera bada wanye barambaza nabyo musubiza. But let me tell you darling, I will not ntago shooting hano mu Rwanda hano ntago mashutingira tukajya sanzi none oya ndagenda traveling ndagenda nkajya muri Europe. Okay, reka tuvige wenda dufuge urugero nk'aya masaha tukabona ndende muntu mbona wakora kandi akaba proud reka ntari bazi Hong Kong is also legal. Nta kibazo ubonye umujene w'umunyarwanda ahangaha umujene w'umunyarwanda kwa nafitingamo nta bejene by'abanyarwanda ntabyo ngibyo rega ibintu byose reka nkubwire sheri n'umuntu ujya gukorana nawe ni business urabanza kasi uyu muntu azagurisha ntazagurisha kuko nanjye iyo bajya kunyishyura ngo mporane nabo babanza bamaze kumvanamo business y'ukuntu nzagurisha. Tukageze mu Rwanda turebe mu bajene nko mu bajene b'abanyarwanda tuvuge bajene mu Rwanda reka babarira isi ntabwo wamubura dufate umwe ufite outlook mu banyarwanda muri abo bajene hari uvuga ati uyu nguyu yaramutse reka duhuriye nko hanze duhuriye wenda nko hanze tumufate tumutware hanze dufate muri ibyamamare byacu twavuga ati uyu mutibe mutwaye hanze twakora kandi video yagurisha ni nkandi ntabyo kubera ko ntabwo nabwo uyu nguyu mutwe twagurisha ntazi nakubwiye ngo size matters ntabwo nabwo umuntu ngo uyu nguyu bigende gutya kuko nanjye I will not work with you ntazi ese ntarabanje ngo mbone your previous work kuko iyo aba injiji zira ahangaha zidukurikiye ndabizi ko na educated idiot mutazi icyongereza size ari kuvuga ni ingano y'igitsina uburebure bw'igitsina n'ubunini bwacyo dukomeze so ko nawe rwose ubu nawe abantu bagomba kubasobanurira isi bagomba kubasobanurira so ni ukuvuga ngo tufate ko mu basore bacu b'i Kigali uzi urukumva urabona ninde ufite igihagararo kuko n'ibituza n'igihagararo nabonye bimataringa mu basore aramutse afite ingano ukeneye size ya nyayo size nawe size y'umubiri turi kuvuga ntabwo turi kuvuga size y'umubiri kandi none nk'ubu tuvuga size yahari ariko nanone no kureba urugero ku bantu batabona tugendere kuri size ya yampano niyo ntabwo nayibonye ngo size imeze gute arayifite nuko ihengamye ariko afite ihagije oya n'abandi nyine size na shape biratandukanye kuko na shape ushobora kuba ari shape imeze gutya cyangwa shape imeze gutya imeze kuriya hari amashape menshi atandukanye size na shape ntabwo ari ibintu bimwe okay size na shape ntabwo ari bimwe shape igomba wenda ishobora kuba ari yego ihagije ariko wenda ishepinze gutya cyangwa ishepinze gutya cyangwa ishepinze ariko ibyo ngibyo ntabwo bimataringa ahubwo bimataringa ni performance yawe si performinga hari n'abafite iyo size ihagije ariko batazi gukora iki kuyikoresha nabyo ni ibintu bijya bishoboka ku buryo ukaba utazi guperforminga kuko iyo uri kuri set ubundi umutipe niwe ufite akazi kenshi ko agomba guhanduringa umukobwa agomba kumushyira muri positions runaka agomba kumekinga shaho kamera imuriho neza tugenda umukobwa wenda ari muri position we atagomba kure aho atari bushobore kureba kamera kubyumva so umutipe agomba kumubera nyine mirwari akamekinga shaho yuko ari muri kamera neza ubwo ubyumva umuntu uri gukamera we ikintu akora iyo mutari muri film neza akora nko ku mutipe wenda akamukoraho akamutapinga umuntu ugahita amenya ikintu cyo gukora niba wenda agomba kumuvinga wenda iburyo akata kumuvinga iburyo cyangwa kumuvinga ibumoso
so cyane cyane n'umutima ugomba ntabwo ngo ikibazo ntago ari ukugira uwo mubiri no kugira size, ugomba no kumenya ku acting ko it's actually an acting job, you have to act. Okay, kubyumva ntago ngo urashoboye ngako gusa urashyiramo twavuze kuri size z'abatipe. Is it possible hari aho bishobora kugira umwukaniro ku muhanduringa? Nabyo birashoboka, hari gishobora kugera kuri se. Niyo mpamvu nakubwiye ati cyane cyane buri muntu wese aba afite nka portfolio nk'amavideo aba yarakoze. So nk'urugero bambwiye wenda nka company mparinze kambwa ati ngiye gukorana n'umuntu bita wenda Godfather, ndahita ngenda kuri Pornhub byo kumusacinga, uri kubyumva, barambwira izina rye ndajya kumusacinga ndebe utuzi yagiye akora, uri kubyumva, ndebe performance ye, ndebe ingano ye, ndebe ukuntu reactinga ibintu byose, nyine ndebe personality ye, njye kuri social media ze ndebe n'ibiki either vuga ati uyu muntu ntabwo ushaka ko nakorana nawe cyangwa se nakorana nawe. Uri kubyumva, kuko ufite n'uburenganzira bwo guhakana kuko ati ngiye uyu muntu ntabwo nakorana nawe, kuko hari n'amabifu muri industry yo ufitanye bifu n'umuntu ukaba utakorana nawe mu gihe company yabaharinze mwembi, ukabavuga. Niyo mpamvu bakubwira ati wewe wenda wowe Noeline urakorana na Godfather, wowe ukavuga ati ngiye Godfather ntabwo numva nakorana nawe, kuko umukobwa ari ufite agaciro cyane bashobora guhindura umutima bakuzana undi mutipe wundi. Buretse gato, ese bari abatipe tubona muri kumwe bashobora kuguhereza n'umuntu random utazi? N'ubundi ntabwo bumuzi, ubwo ngo company ngiye impayari inzira, ngewe umu agent abanya-approaching akambwira ati Lexi, company nisha kuguhayaringa kuri scene n'iyi n'umuntu uyu n'uyu hambwa ngenda baza nkabaza mbere yuko nemera akazi, mbaza umu agent, kuko n'ubundi ugomba kuba ufite umu agent. Umu agent ukumva umu agent we niwe ufata amafoto yawe cyangwa se na portfolio yawe akajya gukora iki, akajya ku advertising ku makampani. No company ikavuga ati turamushaka, company iragushaka, we akahita avuga ati company iragushaka, irashaka gukora isiri, irashaka gukora n'uyu muntu, akahita kohereza information z'uwo muntu. Uwo muntu nkabanza nkamuchecking, nkabanza ngora background check, nkabanza nkajya kuri site ziwe, nkajya kuri Twitter yiwe, nkajya kuri Instagram yiwe, nkajya nkareba nyine. Nabona ari fresh, nkarigena nkareba n'ama reviews, kuko hari n'igihe wenda hari nk'ahantu nyine tugenda nyine twebwe nyine dufite aga community kacu, ugenda ukaba wakwandika wenda experience wegeranye n'umuntu, ukayandika muri groupe ku buryo undi mukobwa agiye gukorana n'uwo muntu, ni groupe y'abakobwa gusa muri Europe. Mu gihe umukobwa agiye gukorana n'uwo mutipe yabo akahita akora iki, yabona wenda review akaba wenda yakwemera gukora cyangwa ntakore. So ndabanza nkagenda nkasacinga nkareba ukuntu umutipe akora n'ibiki, nkareba size ye, nkareba vibe n'ibiki, nkahita mbwira umu agent ati okay akazi ndagafata ntabwo singafata, ariko n'akazi ndamutse ngafashe nagera kuri set vibe nyine ikaba ari off, ntabwo dufite vibe nziza, kuko tugomba kuba dufite vibe kugira ngo no kuri kamera bigaragare nk'ahari ibintu bya nyabyo, kuko you have to act, you have to be in a character, so you have to seem nkaho nyine ubirimo byiri kubyenjoyinga. Sometimes you're not enjoying that shit, but nyine ugomba ku acting nkaho uri ku enjoying. Yeah, I mean it's acting. Jesus. So you pretending how ibyo ni iby'amakampani, ibyo nikorera njyewe urumva mbikora kuri time yanjye, mbikora bigiye numva bishakiye, aho numva bishakiye. So ibyo nkorana na company no acting, you have to act. Honestly, I'm not going to like, kandi n'abantu benshi barabizi ko it's fake, it's not really real. It's fake, ariko iriya fakerism niyo nyine ituma abantu nyine bahita basara nyine, kubera ko the idea of it niyo ituma nyine n'ubundi abantu babireba. Ni nk'ukuntu umuntu ajya muri filime akarira kandi nta muntu wapfuye. Yesu we warapfuye kandi ntiyapfuye, ukabyegereza umutima uri kubyumva, ni ukora n'ubundi bigenda. Nawe uragenda hariya ugasara biriya bya baby muri kuvuga you kill me ndapfuye, ukarerembura amaso kuri ibyo bigenza wowe ufakinga. It's an illusion. You have to sell an illusion. It's an illusion that you have to sell. Oh my God. So, yes.
kandi abantu nabo babigura kubera illusion. Ntugire ngo nanone abantu babigura bazi ko ari ibintu bya nyabyo kubera ko arabizi ko atari bya nyabyo. Ntabwo umukobwa azakorera hafi miliyoni 2 cyangwa 3, uri kubyumva, tuvuge miliyoni 2 ku mwaka arimo arakora ibi biboro, wenda yarakoranye n'abantu barenze wenda nka 50 cyangwa 60 ku mwaka, ukambwira ngo buri muri abo bantu bose 60 yakoranye bose ubona bose yari enjoyinze. Ntabwo bishoboka, uri kubyumva, ntibibaho. Kuko imibiri yacu ni imibiri irakora uburyo ikoramo, ari ibyo idakoramo, ariko nyine ibintu byose ubundi bitangira mu mutwe. Iyo bamaze kubyishyiramo urabikora bikarangira ugataha bigahita bigenda neza. Yewe dukeneye kumenya byinshi. Ngayo nguko. Ariko ibyo 10 ntabwo ryagezeho ngo barinyimye burundu tu. Ntabwo bashaka kuriba. Ngo yitinda ari kwihera nari kwigerezaho. Ngiryo ryageze. But honestly speaking, like, of course, like abanyarwanda nyine baba ari very curious. Cyangwa bashaka kumenya ngo ibisi ngo nase kubigenda gute kuri Rwanda, ngo nase gusita Nyarwanda kwakira gute so Nyarwanda inyakira nyine mu buryo nyine rukumva nyine bw'ibitangaza, ntabwo babyumva, ntabwo bibaho nyine, ni ibintu nyine hari nabumva yuko ntashobora no kugaruka mu Rwanda. Twari nk'umuntu mbona nk'Ikigali akavuga none se nguri i Kigali, kuko hari abantu batekereza yuko wenda ngomba ko wenda ndi nka mageragere cyangwa se wenda barangize nko mu cyobo, I don't know. As in, because of what? Because of my body? I can use my body however I wish, however I want to. Bikabyumva igihe cyose umubiri wanjye nawe ukoresha mu bigiye unyungura kandi umbeshejeho, kuko tubeshejweho uyu mubiri n'Imana duhaye, kandi umubiri ntabwo ubundi ari amabere cyangwa se ubundi ku bagore niho abantu bahitamo ibidakoreshwa n'ibitagomba gukoreshwa ku mubiri w'umugore. Aho ubundi umubiri w'umuntu rusange biologically, like, you know, biologically umubiri w'umuntu bihera hano mu bwonko bikagenda bikagera ku mano yawe no ku nzara zawe z'amano. So mu gihe udakoresha umutwe ngo utekereze, nta nubwo wanakoresha amaboko kugira ngo ukore, nta wakoresha amaguru kugira ngo ukore, nta nubwo wanakoresha n'igitsina yewe kugira ngo urongorane. So sinumva itandukanye hagati y'igitsina n'amaboko n'ubwonko n'amaguru mu gihe byose bikora, ni byose ni bice by'umubiri. So uko wakoresha igice cy'umubiri iki cyose ukorera kandi wibeshejeho, I don't think it's for me. Numva nta kibazo kiri mu buzima mu gihe udakoresha ibice by'umubiri byawe wenda wiba uhemuka wica ukora like nyine ukora ibintu bidasobanutse, but ubikoresha mu gihe wumva nyine like use your body. Niyo inuza Imana yaduhaye, niyo investment Imana yaduhaye. Uri gukoresha uwo munwa wawe, wowe uri ikiragi, ubu ngubu uri kuri TikTok, uri no kuri TikTok uri bamutata, uramutse nta dream ufite. Uramutse nta dream ufite, waba uri kano kanya. Oya. None. Anyway. Ahangaha ndi kumva ngiwe ibindi by'abandi bari kubaza umuntu arabajije ngo ese bwiza ukuri Simbi, mama wawe wamubwiye ibyo ukora? Mama arabizi, mama nta n'umwe wacu utabizi, abantu benshi bose barabizi. Oya. Si wabonye ko banajye no gushaka data iri yatuye. Bajye gushaka na data n'ibiki barabizi, ariko buri wese amenya ibye. Okay. Reka tugaruke nko mu myaka 20 iri imbere. Tuzi ko nuvuga ngo wowe nubwo nabikoresha ukantera amabuye gushaka gukora umuryango, ntabwo ari ibintu ukurura mu mutwe. Uzabyara, uzakora umuryango, ukore famille, ubyara abana. Okay, for me it's 50-50, nyine like hagati na hagati. Ibyo gukora umuryango simbizi, ntabwo ngiye sinzi igisobanuro cy'umuryango kuko abantu barahinduka mu buzima, ariko kubyara baruva nkiri gutoya, cyafite wenda k'imyaka nk'itanu imbere yanjye kubitekerezaho neza. Ntabwo ndadecidinga neza, ntabwo either numva umwana ntabwo mushaka cyangwa ndamushaka, kuko ndasari muto, I'm only 26. Ndacyafite byibuze imyaka nk'ine imbere yanjye cyangwa 5 yo kudecidinga cyangwa niba nshaka umwana cyangwa ntamushaka. Ibyo urushako ntabwo numva ko ari
nabikubwiye na kare ushaka ntabwo ariyo intumbero yanjye mu buzima, ntabwo ariyo ntumbero yanjye mu buzima. So mpuye umuntu yumva nkamwumva, bibaye byiza yaba ari iwacu tuvuga n'ururimi rumwe, uretse wenda ko mba numva ari nk'ibintu wenda ari mbiha nk'amahirwe wenda nk'10%, ariko hari abandi bantu hano hanze rwose bari free minded and open minded, way widely open minded, dushobora kuba twakora nyine ubwo buzima. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu nyine ntekerezaho kano kanya, because I'm still young, ndacyafite ubuzima burebure imbere yanjye, ndacyafite izindi, I have potential, you know, I have a lot of opportunities in front of me. So ntabwo nishyira mu kantu k'aka basket cyangwa k'akadobo kamwe ngo ngiye kubyara no gushaka ibishiri biti. Sinigeze ibyo bintu bishyira mu mutwe wanjye cyane. Biramutse bibaye njye nyavuga ati if I'm going to find love, if somebody is going to love me truly, they're going to find me. Bazambona nyine, tubazanshaka bambone, abo bazankura nawe nyine, aho tuzahurira nawe nyine tuzahurira, yaba ari umunyarwanda mwene wacu, yaba ari umunyamahanga, yaba ari iki, yaba ari umuchina, yaba ari umuyapani. At some point I'll find love, but I am not stressed about it. At some point I might get married, but I'm not also stressed about it. Ntabwo ari ibintu. Wow. Anyway, thank you for your time. Thank you for your time. Uri mu Rwanda kugeza ryari? Ndahari igihe cyose. Alright. So thank you so much, ndagushimiye, urakoze, uganira neza. Njyewe ntabwo njye nakoza bya bibazo abantu bajya bazambona babazibaza akavuga ngo bigenda bite, no ntabwo njye muri action, mafite amatsiko yo kumenya exactly kuko nza abantu benshi especially ku bantu bari hanze barabiunderstandinga ku ibintu bikorwa barabikora, kandi at the end of the day bakabivamo bakabireka bagahindura career nuko. Ndagushimiye, wakoze cyane ku mwanya wawe no kutuganiriza. Wakoze nawe cyane cyane, kandi mukomere mugire n'ijoro ryiza aho bafite ijoro. Twebwe burije. Thank you so much. Genda ushyire akantu mu maso rero umere neza. Thank you. Bye. Bye.